Yes ngo bimeze bite niba munyemereye nimureke dutangire. Hey Nago munyemereye se iya mureke dutangire ku karirimbo keza cyane bamwise run up akubwira ati delete. Iya ni nyuma y'akaririmbo rero keza cyane mwakomeje kugenda musaba muri benshi abantu bakambwira Savimbi watobare ukazatunyiriza aka karirimbo nubwo mutebe hano mushobora kugasanga ko ari kuri YouTube. Ubwo rero hasigaye nahanye ushobora kugenda ukakadownloading oya nako ukajya ugaplaying ukajya ukumva ukumvisha n'abagenzi bawe. Ndabizara abantu bajya bavuga ngo indirimbo ngo mba nayivugiyemo ninshaki YouTube iriho nta muntu yivugiye. Urubwo simbe cyaro gahita wandika muti run up gahita ushyiramo akaririmbo kitwa delete. Ngaho reka nceceke. Bakoresha injuga hari nabitwaza ngo burya barapape nabo yabataye inyuma zanambaza amashuri zose nakoze delete nabonye umukunzi uri imiti ararenza amanezi ikinici zagigi n'amahombi muri pull up nazo nishiti nabonye umwana n'ifiti ninjye nigahiteza kuri street Zondi mona baby Tushoni tufata feri Ingoma ndamuha mona credit Sibyo revi no Sinjangwa twango ndevi yo Sinabo wanje ndevi yo Foto yangu hawe devi yo koto In my life Nabo nyundi ndakubabara Nabangu undi we my wife Yandinzi byo kuhara bakoresha injuga hari nabitwaza ko burya barapape nabo yabataye inyuma zanamaza amashuri zose nakoze delete nabonye umukunzi uri imiti ararenza amanezi ikinici zagigi n'amahombi muri pull up nazo nishiti nabonye umwana uri fiti ninjye nigahiteza kuri street Rusine udasinda ahubwo rwizihirwa kureba umupira ntagurira games ni nko kurya ubugari nta sose ndakurahiye. Icyo nyikundira nuko imfasha kubona imikino yose ikomeye byoroshye maze bikanyorohera gutega niyo ndi gukoresha kaga telefone kanje gato. Akandi gashya nemera kuri Gorilla Games nuko kuri buri pari yose nkoze guhera ku mikino ine kuzamura mpabwa bonus inyongera ku mafaranga nari gutsindira ishobora no kugera ku 100%. Kubakoresha website yabo playgorillagames.com ni wane Igu buryo bwinshi bwo gutega kandi bworoshye. Za bet builder, amasoko utasanga ahandi n'utundi dushya twinshi. Nukuri abahanga mu gutega ntibajya kure ya Gorilla Games kuko byose ubikorera kuri telefone yawe cyangwa mudasobwa aho waba uri hose igihe cyose. Ubu butumwa burareba gusa bari hejuru y'imyaka 18 mukine mu rugero. Gorilla Games, you bet it's fun. Mwabyumve rero ubu ngubu hasigaye nahawe nyarukira kuri Gorilla Games yaba agatelefone gateyo kandi akanyenyeri 878 wajya no ku rubuga rwacu playgorillagames.com byose biremewe ahasigaye. Rusini ikintu bagiye kubabwira cy'ingenzi nuko iyo ukoresheje promo code yitwa Agasobanuye nkuko muza kugenda mubibona nyine kuri filime hasi byanditse babwira ukuntu muzagenda mwinjiramo kugira ngo mugere ahantu mushobora gukoreshereza iyo promo code yitwa Agasobanuye. Ubundi ugabwa inyongera cyangwa se bonus ishobora no kugenda ikazamuka ikagera ku 100% ku mafaranga uba watsindiye. Ubwo hasigaye nahanye muti bimeze bite rero reka tujye ku cyatuzanye dutangire filime nago nabiba. Filime itangiye ite? Abateguye ni bande? Iya nge ndi Savimbi
Stars. Dutangire filime yacu. Filime bayise ngo iki? Milk Money. Ubundi Milk Money ni nk'udufaranga tw'amata. Nka kwa kundi nyine umwana ajya ku ishuri mu gitondo nk'abana bakiri batoya mukamukubita udufaranga mukambwira tuze kujya rero kuri kantine unywa akantu. Ubundi iyo niyo Milk Money. Bwa bufaranga nyine bwo bwari jado poche mugenda muha abana. Milk Money ubundi nuko bivuga. Yeah, Paramount Pictures presents filime itangiye ite? Murumva abana baseka. Milk Money. Yaga filime nanone kabaraka Richard Benjamin. Umva wari witsamura ukanakora ku muhumetsi icyarimwe. None se ubwo we ngo wari wavunja ukajya kubona ukabona mu bintu wavunjujemo ibyo utariye. Abana bari kuganira. Nyine bya biganiro bibati bura wari wasura ukanatsamurira icyarimwe wumve. Ngo genda byibuka nigeze kurya irindazi ryo. Ngo nigeze ngo kuruka irindazi ryose. Ngo kandi ngo ndibuka ko nayo nari hekenye. Muri bari gerageze mu ndareke. Ibiganiro by'abana dutangiranye abana tutarabona. Just wake up and you're sick and you're just waiting to suck it down. Oh man, you could hawk. Ngo wari wabyuka wajya kubona ugasanga warwaye waremye. Ni ibiganiro biraho bya fake. Munyihanganire ni ibiganiro bibi ntari buvuga cyane. My cousin hawked a boogie from the top of the Empire State. Abana nago turabona bakomeza banatwereka abantu bateguye filime itangire neza nyirizina ubundi mbashonesha. Sibyo? Murakoze kunyumva no kunyizera. Abasore. Igihe kirageze tugiye kujya ku gasanduku kacu k'inkweto gatagatifu. Gasanduku kabone bana hakuno masaha n'injoro. Hano huzuyemo ibintu byose tudasobanukiwe twakusanije. Tuzongera gufungura ibi bintu ari uko twamaze guhishurirwa buri kimwe cyose dusigaye dushona. Ninde duheraho? Hari ibintu abana nyine bagenda bakusanya akavuga ati ibi bintu ntago mbisobanukiye mukaba mubishyizaho. Mukazongera nyine mukajya gukora ubushakashatsi mukazabifungura ari uko mwabimenye. Uyu niyo gahunda. Ntabwo urabona? Nakabonye mu kabati kamama kibanga gafunitse muri aka gaparasitike kakabogisi ka parasitike akavanamo mwitegereza bazi murabizi. Uwo ngo iki kintu ndakizi. Apo iyo umuntu agiye koga kugira ngo amazi adashira muri cya kintu baryamamo boga urumva bathtub nyine ati aka kantu ngo niko bapfukaho. Reka barakubeje aka kantu nanjye ndakaza. Atobwa aka kantu ni akantu abagore bakoresha kugira ngo intanga zitaza kwinjira iyo bari gukora imibonano. Ibyo bintu wabikuye na sinya niba bya biganiro bya ninjoro by'abakuze. Aka ni agakombe abantu bagiye mu rugendo banyweramo. Akayizaje ni wangu babare ntuzakanywere muzategereze tumenye icyo ari cyo. Ubwo icyo nibakizi Brad. Wibuke wowe bahereye ni Kelvin. Aka kantu nakabonye mu cyumba cya mushiki wanjye. Niba ari intwaro abwa bazi icyo ari cyo muraki sindi bukivuge. Hano nazanye ifoto ya mama wapfuye. None si ifoto ya mama wawe? Sizi mama akunda yafashe ifoto nk'iyi papa wanjye akayibika mu bintu bya kera. Nabonye avuga ngo asanga ngo na Grace Kelly. Grace Kelly ninde? No umukinnyi w'amafilime. Yari igikomangoma kazi. Ngo ngiye cyababwira rero sinzi uko bemera kugira mama. Twakubwira. Nta muntu ujya uvuga ibintu nk'ibyo nta kuntu wabimbwira. Aravuze ati sinzi uko kugira mama bimera. Mama yarapfuye kera. Abandi atari ko twakubwira uko bimera ngo ibyo nta muntu wabibwira undi. Ni ibintu umuntu agomba kwiberaho. Kase we buri abakobwa bajya basura. Sasa abana baba bibaza ibintu byinshi batarasobanukirwa. Ngo mama ze sinabonye abikora. Nakuno uko batorosha gatoroshe hejuru ngo kukameze nk'amabere y'abakobwa wana. Yakomeza abana biganirira. Hakuno mu nzu hari ukuntu umwana agiye bafata ibibaho babyubaka ku giti bakora amakazo. Ku rundi ruhande bagakomeza abana biganirira. Umve ukurikira filime witonze. Ako abakobwa sinzi ari ikintu baduhisha ariko amabwiriza agiye guhinduka. Tugiye gutangira ubu ngubu intambara y'ibitsina. Ariko nakubeshye turacyari inyuma cyane nta kintu turamenya. Ariko icyo ni ikibazo bagiye guhagurukira basobanukirwe ni ibiki bijya mbere. Ati abakobwa baduhisha byinshi ariko ibyo bintu bigomba guhinduka. Abana bakiri bato yarabizi amatsiko ntagabura. Bibaza nyine byinshi ibintu umuntu atarabona urumva.
barakwereka mu gitondo cya kare hari uri muri dushe agomba kubanza agakaraba. Filime yacu nababwiye nuko bayise Milk Money. Wa mwana twatangiranye mutoya, dore cya kintu bavugaga ngo kakano ngo nagafunga amazi ngo adahita ashiramo mu gihe uryamye, ariko ntago ari by'ababizi murabizi. Mwana wundi arababwira ati reka ku kantu n'akantu karinda intanga kwinjira abantu bagapfa. Murakoze. Kubyina hakuno yari akubye ijosi. Wangu kubyina si ibintu byanjye. Mu gitondo cya kare umwana amara gukaraba agacyayi hakuno agahita abanza akagatogosa, imyenda hakuno akavana muri za mashini zimesa. Witegereze yazanga hanze agahita afata umutaka. Frank, urabona izi mbuto ziri ahangaha? Izi nizo mbuto ubwazo zishobora gutuma igishanga kitaburamo ibyatsi cyangwa ibiti. Kandi igishanga ngo sasa papa yakoze ikintu kimeze nk'igishanga mu rugo rwe. Arimo aravuga ngo izi mbuto uziteye mu gishanga, ibishanga biragenda bikongera bikazamo ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, bikanatuma n'inyamaswa zigaruka mu bishanga, ngo na bwa bunyamasyo bwari bwaraburiwe irengero buragaruka. Rero ko hano ni wa mbere butera amagi. Umva nutambara vuba turakererwa ku ishuri papa. Papa hakuno baba bagomba kurya utwa mu gitondo. We reba hakuno. Utsindiye igihembo. Hari ukuntu nyine bavuga ngo hakuno harimo igihembo, umuntu wese ugira akantu. Papa yitegereje, ibyo ni ibiki wa mwana uri kureba? Yandi gukora homework. Ku homework usoma ibyo bitabo by'abantu bakuze. Oya homework ayira. Homework nta kintu usobanukiwe. Ibintu nta hantu bihuriye n'isi ya nyayo. Ese papa ujya kubana na mama yari isugi? None se ibyo bintu nibyo mwiga byo kubaza muri kwiga abokamano ya turi kwiga ubuzima bw'imyororokere. Ikawa ndumva ari sawa. Ese iyo ukunda umuntu mama ugomba kuryamana? Mbwira iby'ikawa warwana. Aba ibishyimbo by'ikawa byari byashize ndiyeranje. Ariko banza umbwira. Hundi umwana acaye papa iyo avuka. Ngira umuyoboro umwana acamo. Warwana wintumbaza ibintu papa yitagira isonara nigendera. Iyo umwana yavutse duracanga birashushanije kandi iyo ukunda n'umuntu ntabwo bivuze ko mugomba kuryama. Urugero ngo uzabyara abana nka Veni. Hano reba nkaharanditse ngo hari ahantu ngo ku mugore ukora ngo urumva ngo umugore bikamurenga. Wumve warwana we. Nkurikije ibintu nzi nk'umuntu mukuru aho hantu ntago habaho. When I grow up, do I have to have hair? Papa buriya ni inkura ngomba kuzagira ubwoya umubiri wose koko imwe murabizi izepfiyo cako umubiri w'umuntu uko agenda kurara ubwoya mero. Umwana rero yifite ibibazo buriya mwana nk'uyu warezwe na se gusa hari n'ibintu byinshi wenda bakeka ko atazi. Ngo wabonye mushiki wawe ari koga cyane nagiye nitsimba nyine mu byenda bagiye kumesa bya bintu. Hi Brad. Brad bimeze bite? In the drugstore yesterday. Ejo nakubonye wagiye ahantu bagurira imiti. Uragiye kugura ji? It's a 50 sock hop now. I'm thinking of going to the dance. Bava naratangiye twagenda nagare wembaza. Today Brad? Nwaniza arata ku ikote ryayo iri jacket yarampenze. What do you want for it? Nese ushaka iki kugira ngo nize ku jacket yawe? Ngino ngubwi gino. Hakuno. Wangu twibetana inyuma nyine nkwereke. Toka barakubeshya. Wangu mubwiye. Ubwico nshaka nyi. Namba uriya mukobwa nabize ntago ari uko ateye. Umukobwa ni umukobwa. Umukobwa wese niko bateye urumva. Hakuno. Wamurareba iki? Ntago reba ariko imbere ko kumbe biraza bigaragara nuko abakobwa banyuraho byitegereza. Mbega abakobwa bateye. Aha. Kandi ubwo bikongera bikanibe bano bana amatsiko ni menshi. Se birani ibiki bagira gutyo bakajya no kuri za filime yakeka irani inkokora ra CV none CV ryaba ariko riki muri za gutsimba. Doesn't look like anything I have in the gym, that's for sure. Chabina ndabona bidasa n'ibintu nifuza kuzakora. Will you stop cleaning? Why do you do that? So wari cyonga ukunkora amasuku. Ordering salad. Umva papa niko ateye abashaka ibintu bijyanye n'isuku. Vana urufilime. I know a place where the girls are naked. Reka babwize ukuri. Genza hano hari abakobwa bambaye ubusa. You see naked girls all day. Ahantu banagenda kira abakobwa bambaye ubusa amasaha 28 hose buri gihe baba bahari. Yamwebwe icyambere nuko ufite umutima ubishaka n'amadolari byibura ijana. What are you talking about? Aho hantu niye tubwira mu mujyi.
I'm not allowed to go. ntago twemereye kujya mu mujyi. There are no rules. Everything Mu mujyi nta mabwiriza. is Ikintu cyose kirashoboka. rice. Pfa kuba wowe ikintu cyose kiba gihari ufuta yawe. What are Ku bw'amahirwe twebwe ntabwo dukeneye ibintu byinshi. see Dukeneye iki? naked? Icyambere dukeneye ni ukureba umugore wambaye ubusa. Hari ikindi kintu. Twe ntabwo dukeneye byinshi. For us, our needs are small. Ati ku bw'amahirwe twe dukeneye biki? Dukeneye iki? To see a woman naked. Dukeneye twe kwibonera umugore yambaye nta bindi byinshi. Feri ya mbere baje kumena udukese baramaze igihe bakoteza do arakusanya ibiceri do buri wese yaje kumena agakese. Ibintu dukeneye biragoye, ujye unyumvira nawe imyumvire. Hari ababyenge numva ngo abana bacu ni utumarayika, ngo biriya byana byani ngo bitwigishiriza abana imico mibi. Inama nabagira mutangire muganiriza abana banyu hakiri kare, amazi atararenga inkombe. Abana banyu buri wese ahantu yatsimbye udufaranga yaje gutsimbura udutabo hakuno. Nimwigurire baje gukusanya amafaranga. Intego ni iyihe? Kuzuza amadolari 100. Zanani ibiceri. Baje ahangaha dore baragura. Mwana wibuke miliki mani, bwa bufaranga muha abana banyu. Bagiye ngutse kugura akayawurute, nizo miliki mani nyine, cyangwa ari jado ntuza. Wakunira ikote barikunda kuba abakobwa. Ambara wishyura. Rirakubereye yishyura. Bango y'amafaranga ni menshi. Aya mafaranga ni menshi. Milk, all right? Well, what do you need all this money? Ese aya mafaranga ubundi mushaka kuyamaza iki? I'm gonna buy a prostitute Dushaka kujya kugura inda. Tubuzibaho kapfa we. Data. dog. Imbwa ye yacitse akaguru, turashaka kuyigurira insimburangingo. Urugo ryo rero rutangiye ngo tuzajya kugura inda. Ako kanya uko ari batatu, umwe ni Brad wambaye ikote ryiza cyane, wo hagati ni Frank, undi nawe ni Kelvin. Uriya wundi ufite igare rero akadarapo. Hakuno mva papa wamubwiye ngo ikiramubwiye ko ngiye kwa Frank urarayo. Wowe se nanjye namubwiye, buri wese yabeshya ko agiye iwabo wundi. Bango tugiye kubikurikira. I never leave my room. You had your own naked lady. I never leave your room. So hold on, you got the money? Ngo ngiye mbonye umuntu wambaye ubusa nkamureba umugo, ntago nasohoka mu icyo cyumba. Nidufite yacu. Feri ya mbere ni mu mujyi. Ngo mu mujyi byose birashoboka. Bano bana bituriye hehe? Mu gacyaro, akantu k'agasantere hakurya. Bacaho bagiye mu mujyi. Mu mujyi harimo akagendo katari karekare. Abana banyonze igare berekeze mu mujyi, bajye gukora icyabazanye cyabazinduye. Ngo nuko arababwira ati icyo nagambiriye no kugikora nzagikora. Abantu b'i Burundi. Hakurya umujyi wawubonye? I wanna go back. Wangu ndashaka kwisubirirayo, ngiye nifite ubwoba. Sobera he? Icyo twagambiriye no kugikora turagikora. Bacaho ngabo umujyi barawinjira. Barabango nta nkoko yo mu cyari torera mu mujyi. Bango urabizi turacyari imanzi, ntago biri bufata igihe. Akuno ari gutegura ibiceri dolari arimo arabara atari make. Fresheri byiza cyane. Ngo wow, bya bipantaro bya zamani birimo amarinda n'inkweto ya ncongo y'ibihogo. God, mana yanjye, this woman ibintu wabyizera uyu mugore to her own head. ngo yabyaye umutwe we bwite, ngo ukajya unamuririmbira. Wow. Iki ngo rufite amafaranga hakuno mu ivarisi. Kashi ugiye barwita kashi. You don't ask me that. Ntago wambaza icyo kibazo. Ask me that. Ntago wemera kumbaza icyo kibazo. Ngiye birakureba. Ambabare naye nibagiwe. Kashi bamwita kashi. Abantu umujyi barawinjira. Intego yabo ni imwe, bashaka kureba umugore wambaye ubusa. Ewe mbega umujyi barawinjira. Umujyi burimo abantu benshi. Abana ni ubwa mbere mu mujyi bahakandagiye. Ababyeyi baba bababwiye ati kirazira mujye mutembera, bafite n'utugare baratembera bakanasura, ariko ntimukagere mu mujyi.
Kigali kwirenze. It's gonna be tougher than we thought. Ibi bintu bigiye kutugora kurusha uko twabiketse. From everybody else. None se turamenya indaya gute kwitandukanya n'abandi bantu? Or a lawyer, or Dushaka kubaza nk'umuntu wikorera akazi ke, abarimu, abaroya. Tugomba kugerageza, sibyo? you see the Hakurya nanjye nshaka kuntu tugerageze dushaka indaya. Umugini munini yewe. Ukuntu yarebye birabyana ko muna bifite coffee one. ma'am. Yeah. Madamu toka move mu nzira. Ibi byano ko muna bifite amafaranga, ibyano bifite kugera hakuno. Excuse me. Yewe. Yes. Are you a prostitute? Umva uri indaya? What? Ngwiki? Will you take your clothes off for Hano dufite amafaranga amadolari 103.62. Wakuramo imyenda urushyi. Manjegeraho. Kevin? What? What'd I do? Nese uranziza iki? Uyu nguyu birabyana biri kubunza amafaranga. Mujyi urabizi uburimo abarara benshi. Uginguka Nyabugogo uvuye ibyarama abarara baba bakubonye. You guys need some help? Wanga umukeneye ubufasha se? You talking to us? Yeah. Nituri kubaza I want to see it naked. dushaka kubona umugore wambaye ubusa. Hey, guy. Mufite angahe? $3.60. 103.62 yose ibiceri byose. Ibicu ubwo ni amasenti nyine. Abari munsi y'idolari. Amasenti 62 haba haburaho andi masenti 38 kugira ngo idolari ryuzuye. Namucana muzi. Mwe mufite ibiceri mushaka kubona umukobwa muze. Kirabanza kirabibetana inyuma muri parikingi muzi. Bageze muze hano urugabo rurabazana. Mwe mufite ibiceri. There are naked women in here? None hari abagore bambaye ubusa. Abana barabajutse ngo Kigali abaraye ngo ikimansuro kuva mu gihugu cya Uganda. Abagore bakakwereka. Abana munyizere kubera iki? Kubera ko mfite imbunda. Maboko hejuru. Hako natuvuye kuri abo bana. Hari umuntu ufite intoki nziza cyane. Open it. Asama. Hako nari umukobwa uri kumwe na Sugar yakuja uzi ko ibi bintu urumva. Urabona ukuntu abantu bafite amafaranga abandi nuko babaye. Abo bana rero buriya buzima nibwo bashaka. Yarekera uri. Uri umwana aba ari umuhungu yagutungura. Hasi mu gikapu. Kigoma gitangira gucakaza ibyana bifite amafaranga. We. Nakurya muryango. You okay? Bameze neza abana. Ibi nibyo bashakaga. Get us out of here! Wemva nanga abana batanyirasira urusaza. Rucaho. Yewe, umva. Amafaranga yanjye umugubwo bahita bamuvanaho. Kumva umukobwa ubanza ari kumwe n'urusaza. We uziko. You alright? Meze neza? Yeah. Uyu mukobwa ari kumwe n'urusaza ko kubanza. Uyu mukobwa ariwe bari babuze. None se ubu ndatahane. Ko mugiye kunshyira mu bibazo. Natwe tubirimo kabisa. I'm out of here. Okay, njye mvuye anga ndagiye. Bibaye byiza. Uziko. Uriya mukobwa niwe twaburaga abana bahita baca ibiribera mu mujyi turatashye. Yensubi umwana agize gutya ariko agiye kugenda. Uyu mukobwa wibuka umukiriya aramucitse. Ase madamu ukeneye ubufasha madamu? No. Oya. You sure you don't need something? Nuko nta kintu ukeneye. I need $100. Icyo nyene ni amadolari 100. Era ko biri ziri bunyakire ni ntayabona. Yes, Urayafite ndayafite do. life. Nubundi watabaye ubuzima bwanjye yajyana. What are you doing with all that money? Neza amafaranga na gutyo uri kuyamaza iki? Twebwe tushaka kwirebera umugore wambaye ubusa. Mana yanjye. Why don't you take that money and go home before... Fata amafaranga yawe utahe mbere yuko uhura n'ibibazo muri uyu mujyi. Could, but you mean Undifuza gutape. Ariko inshuti zanjye zirabishaka cyane. Njyewe urebye ndi kubikorera abavandimwe. How much looking? Nshaka kureba ibingana iki. much as money could buy? Iby'amafaranga yagura byose. Okay. Baje bafata agataxi muze njye kubereka sha. Urumva? Baranamucanira keya. Urakoze. Okay, pull your shirts up over your head. Okay, muzamure imipira yanyu hejuru. Mukuremo. You first. Oya banza utwereke. Mine. Munyereke nanjye ndabereka. Armpits, come on. Zamura. On. Baramwereka. Okay, you're not hairy enough to do this. Uyewe data we nta nubwo muri Amerika imwe shaye data we.
So, what's your name, lady? Nyase wundi witwa nde mada? Like the letter? Nitwa V inyuguti. V isobanuye iki? Name. Ahubwo mwitwa bana. Kevin, Frank. na Brad. Umukobwa arababwiye ngo yitwa V bisobanura iki? Urugendo ugasanga ni Veronica, ni Victoria, ni Valeria. Nanjye ora abakobwa nsigaye numva nyamagarisha ngo Savi. Mbi bayivanyeho. Ibyo biraba. Yabafashaga taxi vatero bafite amafaranga. Aranababaje ati mushaka kureba ibinga dore kumbe hakuna bari abandi. Bano bana bari bayobye gutambuka hano hari undi uhagaze. We data we ibi nibyo twawe ikimansuro kuva ubundi buriya abantu bajya bavuga ngo tugiye mu kimansuro mu kigande ku mansuro ni ugukuramo imyenda nicyo ikimansuro rero na ahantu nawe ubibera murakoze ntakuno ngo nkumansurire ubwo ni kuvuga ati hakuno umugore yarabazanye bahita babanza gukora akanama umva rero bava basaza neza turamusaba gute No, this is... Musanzwe mujya mu ndaya. Ya n'ubwa mbere. Why do you have a picture of Grace Kelly? Kufite ifoto ya Grace Kelly. Marry a prince and never get old. When you take your clothes Kubera off... ko nanjye nifuza kuzaba nkawe. Cold? Nese ubwo abagabo bakujyanye kuramo imyenda no mu mbeho. Nta gukonja. Biterwa n'ahantu ndi n'icyumba ndimo. Anyone seeing me? Nanjye najyaga ndota ndi ku ishuri nambaye ubusa. Shaka gutara ariko nta muntu mbonye. Nanjye bijya bimba. Ubwo nabirotaga ingona yari kunyirukankana nawe. Oya. Cartoons? Yes. Are you married? Ufite umugabo? Oya. Ujya ureba katuni? Yego. Va murabaza ibibazo byinshi. Urumva? Bahita bongera kujya gukora akanama. Hagiye kuburirizaho. Sitting up or on the bed? I'll stand. Okay, murashaka mpagaze cya kuburiri. Turahagarara. On the bed. Mva tumubwire nje ndavuga nje kuburiri bahita bakora akanama kiwe. None kono babaza gukora akanama. Arabaje atese muragira ngo mbereke ndyamye. Cyamagaze. On the bed. Kuburiri sibyo? Kuburiri. Duhisamo kuburiri. Ngaho ni mweje kosha ya data we. Ngaho. Do you want the lights on or off? Ntago mwanzimiriza gatarasi. Is she naked yet? Yavanyemo Turn off the lights, we can't see. none se ko tutabona ubwo buru acana agatara kabugenewe dore bagira barya. Uyu mugore ni umunyamwuga nicyo dore amatsiko ayiwe bahitavanayo n'injugu zo kurya banareba bari bazitwaje nta umuntu ugiye kuraga filime abahekenya n'utuntu duhewe da uriya utazi dore rwa rugoryi ruripfuka What's the matter? ese ni ikihe kibazo Do it. I want to be a... njye nta kintu ndi bureme ndashaka kuba umuntu w'inyangamugayo mu gentleman Enough for everybody. ese ubwo ntabwo mwazanye injugu z'abantu bose ra niba uri umu gentleman This moment I'm wangu safe. ubu nicyo gihe cyanjye cy'ubuzima bwanjye urumva ubundi iki nicyo gihe naremewe nicyo gihe ntazibagirwa. Time's up. Okay, mwabonye aberekaho gake hari ibibazo mubaza ako kanya babarobesheje gatoya cyane ku madolari y'abijana filime rega ntago ari y'uyu munsi amadolari 100 abaga ari menshi nuko bimeze yanyashizemo. Questions? Hari ibibazo mubaza nyuma y'ibyo mubonye batashye bashyiraho n'intore iyo umuntu amaze gukora imibonano ahita ashyiraho ifege urumva niryo tegeko niko bimeze umuntu ufite ikibiriti se wapi ntari bidufatireho mbya none nangiye kubyiyumvamo ndumva nahindutse gute se turi abantu b'abagabo ubu ngubu tumaze gukora igikorwa cy'ubutwari turi abagabo nyabakina amagare duho baziza baparitse mu mujyi nta mikino bamenyera bimwe byo mu cyaro pariki igare ukamara iminsi 2 reka da hakuno umugore barakwereka ibyo bimaze kuba yaciyeho abana barobeshejeho gake araborohera rangije barakwereka ko yagatashye Walter ntugire ikibazo bantu ntugire ikibazo amafaranga yawe arahari umugabane wawe urahari tuza amafaranga arahari. Look, I tell you what. Right. Look, if you don't get all of your dough, feel free to kill me. Umva we nubona amafaranga uzanyica amafaranga arahari akira. Kumu no mukobwa agenda agakora akazi k'uburaya hari aba verisi.
ase ubona ndindi ubona nje ndavomesha nje ndikiryabareze unzanira ibiceri ute amafaranga aruzuye ntabwo ndikiryabareze urumva Sorry. nawe wihangane Oh, what, I hurt your feelings? yeke ndakubabaje se No, and you wanna know why? ntabwo nakubabaza No urabizi feelings. kubera ko wowe nta n'amarangamutima ugira ntabwo nakubabaza nta mutima ugira And I have ariko ndi umuntu nanjye ngira amarangamutima Oh, you're a person. uri umuntu sibyo She's not a person, is she, Betty? mva rata harubwo ari umuntu ni umuntu She sort of. ndumva yaba ari we Looking at you. toka You know what the test is, baby? If you were a person, you could do mva reka nkubwize ukuri yaba uri umuntu wari kuba ukora icyo ushaka because you ariko ntabwo wakora icyo ushaka tell you to do. ninjye ukubwira icyo ugomba gukora It's not right, Betty. ndabeshya beti ndabeshya nibyo I, on the other hand, am a person. ahubwo ku rundi ruhande ni njyewe umuntu Take what I want. I don't have. njye nkora icyo nshaka nta muntu n'umwe ngomba kubwira icyo ngomba gukora nta n'umuntu ugomba kumbwira icyo ngomba gukora ariko nawe Walter ni boss wawe akubwira icyo ugomba gukora nawe akabwira Jerry nta muntu n'umwe udafite boss Steals from Jerry. Eh. Steal from Walter. They think that this is their turf, but they're wrong. icyakubwira uriya yiba Jerry nanjye nkamwiba ni njye boss bariya abantu barenzeho ratura umugabo niwe mugabo Yeah, that's right. nibyo uru rugabo ngo barwita kashi rugize gutya hakuno hari imodoka nziza cyane yaparikaga Wow. buying salts Don't either use to move until I get. nta muntu wemerewe kuva aha ngaha mpaka igenda ibuze kugarukira muranyumva neza umugabo acaho I am a person. I'm a human being. mva ndi umuntu ndi ikiremwa muntu hakuno agize gutya abona bya byana babyibiye amagare do ngibyo mu mvura zirambata Tell the asshole I'm borrowing his irangagiro yibwire ko nitije imodoka yayo car. umva ibyo bintu ntabwo wabikora vi ndabikoze yafashe imfunguzo yitiza akamodoka arangije inzambata do nyuma yo kuza mu mujyi amafaranga yose Not to play in the rain. nyoko ntiyababuje gukinira mu mvura ra dore wa muntu wacu uriya niwe muntu wenyine baziranye muri uyu mujyi wa Kigali yazanye imodoka hano bana nta ribi uyu mukobwa nawe bahuye nta ribi abakubita mu kamodoka abazana iwabo muri ka gacyaro ntabwo ari kure ni mu nzara z'umujyi mu nkengero gusa urabona ko ari karitsiye yo guturamo ntabwo ari mu mujyi muri santere sawa ubwo tuzongere muntu adukoreye umuti abajyanye amagare batahiye aho This is where you live? ngeze aha ngaha niho utuye cyane muri iriya nzu y'umuhondo hariya inzu si nziza ni sawa urwana nawe ushaka kwiyongeza umva byari byiza guhura nawe nanjye nuko Behaved young man here. witwaye neza uri akana keza wibuke uyu nguyu we ntiyanarebye yahise yipfuka mu maso ati ibi bintu ni ububwa Veronica sibyo Virginia? cyangwa Virginia West Virginia. West Virginia ni leta urabe warwana we ahubwo ati V bisobanura iki ni Veronica Virginia I never really looked, you ni know. ukuri ntabwo nigeze ndeba cyagiye nipfutse mu maso nta kintu nabonye akana nyine ni akana keza uyu mugore nawe sawa sawa ubuzima ntabwo baba bworoshye buriya ntukarebe umuntu ngo umucire urubanza ageze gutya abona papa n'umwana n'umugore n'abana bacaho hari igihe buriya uba utazi ibintu umuntu yanyuzemo warangiza ukaza ngo uriya muntu ngo ni indaya wenda wowe waravutse barakwishyurira uriga urarya urangije urananirana hari abantu baba barakubititse ahaha hakuno ageze gutya acanye imodoka iranga yewe mwaniza kuri telefone ra gahamagara telefone iri hariya ino filime ntabwo ari iyavu One, a father. He's in the Tonopah wetlands. What's that?
Well, this was all once the Tonopaya wetlands. He's trying to save the last 5. umva papa bari hakurya mu bishanga ngo barimo arakora ubushakashatsi. No money. He teaches science by day. Umva papa yigisha siyanse ku manywa nimugoroba akajya gukora ibyo bintu byo kubungabunga igishanga. Afite ngo hano igishanga kinini ariko barashaka kuzaza kuhasenya bakahubaka. Icyo gishanga nyine bakakivanaho. Kandi nicyo akunda. Ba papa araje dore wo niwe. Maybe you shouldn't find me there, you know? Why not? He seemed to honest before. Umva byaba ari bibi cyane nsanzanga. Aho yanaga ari ubwa mbere wabonye abantu bakuru. Ntugire ikibazo. Papa. Look. Nedo. It's a girl. Nazanye umukobwa. Eh? What do you say? Urabivuga wiki? Thank you. Wakoze. Nazanye ngwino nyine papa gusubite. Ngwino banze uvugane n'umukobwa bangu. This is V. Papa uyu ni V. Daddy. Dad. V uyu ni daddy. Dad. Muraho. Oh. Muraho daddy. Dad. Dad ubu mwana nabwiye ngo ni kuba mwita nyine. Dore urwana ukuntu papa koko yakwijaja yi. Ururwana papa twe tuba twapesha yacu nikumbwira arakora cyangwa warwana. Imodoka yapfu. She's None se nindi niba imodoka yapfu. math tutor. Yigisha Brad Mati. Ndajya kumwigisha imibare. Yamaye lift ngeza ngaho imodoka yanga kwaka. Paise yigira umukanishi. Nge rero urumva nakoze tari inyota no mugasyata ibintu bijyanye. Well, it's not the starter. Ikigaragara ntabwo ari hari ni ntabwo ari demareri imodoka. Kumba abakora siporo musaza. Wasuwes. Really? Yeah. Do you enjoy it? Enjoy it? Bob. Frank yambwiye ibyo ukora ukunda akazi kawe rimwe na rimwe uryohewe n'akazi. Kari akazi numvise ari so agatuma uhura n'abantu bashya. Sanze umukobwa ari kugira ngo uno mugabo bamubwiye kuko akazi uno mugore akora kumbe bamubeshye ko ari umwarimu w'imibare. Ureba ukuntu ibintu bigenda byivanga. Wati umwana yambwiye akazi ukora rwose ngo gatuma uhura n'abantu benshi. Ngo ze akazi karakuryohera ngo rimwe na rimwe. Ni kubera kugenda rero hirya no hino bituma umenyana n'abantu benshi. You seem like a Ntabwo nzi ko ari ukubifata. Oya nibyo. Like me. No. I bet you're really good at it. Ndakeka ibi akazi kawe kabisa urashoboye sibyo ugakora neza cyane. Hari uburyo bumwe wabimenya niba ushaka ko nkwereka. Byiza kabisa kundundu. Papa zazo mu bose barimo baribeshya. You think you could fit him in? Ureze? Urabona umwana wanjye nawe wamuforumara? Frank. Uyu Frank urimo uranyinisha. Niba imyaka afite. If he doesn't learn it now, he's never going to. Nase natabyiga ari muto urumva azabimenya ryari. Papa ubwo azi ko ari imibare avuga. Umugore nawe azi yuko bari kuvuga akazi nyine akora umwana yamubwije ukuri. Nese wowe ntago You should never have to practice. Wanjye ntago mperutse kubigerageza ngo ndebe. Mva ntago ari ngombwa rega gukora mu myitozo. Bira ni ibintu umugabo abaza. How long has it been? Nese umaze igihe kingana icyo butabikora. Oh, I use it a little bit every day, you know, the bank, the grocery store, but it's... Buri munsi ndabikora, urumva iyo ngiye nko kuri banke mu iduka. Ubwo ari kuvuga imibare urumva iyo umuntu bagiye kumugarurira niyo yagiye guhaha imibare arayikoresha. Wanjye nsanzwe mbikora. If I was any good at it, you know. Gusa ntago ngiye bira bintu ushoboye kabisa ntago ntwika. Ubwo mugabo aravuga imibare. Maybe the neighborhood. Cyangwa ni karitsiye utuyemo. Wembe hakuno do baracyacaho. Urakora siporo rutarenga hariya. Musaza wasuwese. Amaze kubona ko atari batiri nanone. Kibazo si batiri. Morning. I'll check the fuel line for you, the alternator, the pump. You know, it could be your plugs are worn down. Mu gitondo umuntu ashobora kuza kareba, ushobora gusanga ari za kari buratera umuntu akaba yayihindura mu gitondo. Mu gihe dutegereje rero, reka ngo utware mu modoka yanjye ngeze mu rugo yandagenda n'amaguru nta kibazo. So what do you think? No se ngaho mbwira wabitekerejeho iki urabibona uti? Wamfashirije umwana. Much rather do something for you. Ngiye ndumva ari wowe nafasha. Well, what could you do for me? Ngiye se wamfasha iki? Well, it seems like you've forgotten to... Kuva warabyibagiwe nagufasha ukabyibuka. Remember the basics. Ndabyibuka ariko ibyibanze. I'm not concerned about myself. It's Frank. Ariko ngiye nta kintu n'ubundi bizamarira. Icyo nitayeho n'umwana wanjye wamumfashirije ukamumforomera. Kumba aravuga imibare uyu wakoze. Ayiwe wangwanyigishirije umwana. Ariko we urwana rwagira mubesha ngo yigisha imibare uriya mugore ngo yaraduhaye kari futi.
uyu nguyu aravuga ati rwose mbabarira umfashirize umwana ndashaka ko amenya ibintu uriya yarumiwe si ndamubwira ngo anyigishirize umwana ngo arashaka kuba ari njye yigisha. Uyu nawe akumirwa ati umuntu umbwira ngo mwigishirize umwana ibyo bintu uyu mugabo ni bwoko ki? hakuno yakubise urugendo n'amaguru agera mu agakaritse kina ntago bamenyereye kubona abantu bambaye gutya. We data we do acaho That woman. Oh my God. nyagasani reba uriya mugore dore bwa bwana bwigana na babandi Shirt is so. hejuru yamanuye ijipo arazamura mbega It is ibintu ni bibi very. bibiriya ni imico mibi pe. ijipo no mukanda bitese uri uwo nkeka kuri we se urabizi njye ntabwo ndi umuganga. Yes, I would. Hi. tangiye muzaye kwiteretera agiye gusumba boss yego urabibonye we Was bad. muzukuru That was very, very bad. biriya bintu ni bibi pe shyiraho n'agafege ngo dusohokane se wangu ntabwo byacamo uriya ni pasiteri wina imana ntabwo yamwemerera gukora ibyo bintu. On the job probably makes you hungry. Thanks. What are you doing? fata ka ice cream tube tugana you? urakora icyanga naje kukureba In a ahubwo urakora icyano muri iri joro you make some money. ngiye gushaka ubufaranga buke mu bakiriya njye kurara muri hoteli ndakeka ntabwo wakabaye ubikora. Okay, child missionary. utangiye kwigira umumisiyoneri se wigisha ijambo ry'imana w'umwana ra See about the sleeping. ubifate gutyo. Hi, Frank. Frank biti She spoke to aramvugishije we her, but she never. mbona na rimwe yigeze amvugisha n'ubwa mbere amvugisha kubera ko turi kumwe. Frank, go to the dance? Frank urajya kubyina se ntabwo nzi kubyina Or nanjye no this is to your friend? ntabwo se uri buduhuze n'inshuti yawe ra ivuye mu mujyi ko tubona twiga. I'm Frank's father's sister. And njyewe urumva ndi mushiki wa papa wa Frank turi inshuti cyane Frank buriya. see you later. kandi ubwo turi kumwe wangu Frank kumbe burya twajyaga tumuca amazi aziranye n'abantu badanje reba ukuntu agenda sha uramubona That is very, biriya ni bibi very bad. kumbe kariya kandi kari kubona biriya bintu bitwika biriya ni imico mibi. Are you running away? wangu ugiye kuva ngaho uhunge se What are you doing? wapi uri mu biki Razor. ndi gushaka fundraising ndi gukora fundraising ashaka fundraising gukoresha fundraising akabona abantu urabona igishanga sasa ari igishanga no mugabo ashaka kurinda akagenda nyine kigakomeza ujya ubona nk'igishanga kiba harya kuri za 12 na 5 hakurya gutyo ahantu nyine basigaye barakorutiriye neza ku buryo n'abantu basigaye bahatemberera bakahatera ibiti byiza. uyu mugabo nawe niwo mushinga afite ntago agira ngo kiriya gishanga umujyi ukimire bagikureho bacyubake aragira ngo hazakomeze habe igishanga kinini n'inyamaswa zigeze zihaba abantu ahubwo batemberere barebe ariko nta mafaranga afite niyo mpamvu ari gushaka abaterankunga bakoresha fundraising nyine bicara biboneke. Thanks, pal. Yangane papa ambwira ati zuratumira ndati ntawe nzi. Frank You know G? umva uriya G ubwo ni V Tutor. uriya wigisha imibare. Yeah. She's a Grace Kelly, isn't she? ni Grace Kelly sibyo? Grace Kelly nyine ni umukinnyi w'amafilime wari ugezweho zamana abantu bemeraga uriya mukobwa ko nabonye asa na Aisha wa mukobwa ujya ukunda gukina filime afite umushiya bisabaga ngo no mu buzima busanzwe buri niyo muntu wa mbere ugira umutima mwiza. hakuno barakwereka umwana icyo yakoze rero yavuze ati ubundi wowe ngwino nkwereke ubwo aravuga ati ngiye gushaka ubuceri buke mbona ukuntu nkodesha agahoteli yazanye akamatora Light? Reading. itoroshi ibitabo wasoma kugira ngo usinzire ni bimwe by'abana bonzanye n'igipolisi uri buze kurarira sawa n'amapinjama ikanzu uri buze kurarana harya bayita gute robe de nuit And you don't have any more money. ngaho uhindukira kubera iki ngiye guhindura imyenda kandi nta mafaranga ufite ntago wandebera ubuntu kandi baramucumbikiye. She died before I was born. I don't think that's possible. mama wawe ntabwo ari buze kubura imyenda ye yapfuye mbere y'uko mvuka ntabwo bishoboka yapfuye nakubwo nkivuka. I'm sorry. You can turn around. ngaho hindukira
What's this? Wanga kanagaki. Give it to you. It's worth $1 million. Aka kantu kagura mani nka miliyoni karahenda oya. Did your mom give it to you? Cyangwa mama yakagwa yagiye gupfa sibyo? You have to remember her by? Kugira ngo uzahore umwibuka. Oya, nakantu nibye. Too bad it's empty. Ikibabaje nta kintu kiri mu bundi bashyiramo agafoto k'abantu bakundanye. House, a job, a car. Ukeneye umugabo ufite inzu, imodoka, amafaranga, ufite akazi, ufite n'umwana w'umuhungu. Icyo ushaka kuvuga ndacyumva, ariko ntabwo byavamo. What am I trying to do? Ni iki se nshaka kuvuga? Dad. Nshaka kugira ngo nteretane na papa wawe sibyo? Ntabwo byavamo. Marry my dad. Oya ntabwo ngira ngo musohokane, ndashaka ko mubana. Reka ngusobanurire. Njye ntabwo nyamvanga akazi no kwishimisha, nta bintu byo kwishimisha mvuga. Nshaka ko wowe na papa mubana nk'umugore n'umugabo. Abantu bameze nka papa ntabwo bajya bashaka abagore nkanjye. I told him what you did and he didn't mind. I told him. Namubwiye ibintu ukora, mubwira akazi ukora nta kintu bimutwaye. Koko kumbe rwaramubeshye ngo yigishe imibare. Mbona cyeka haruko kuri gushobora kugushyira mu byago. Byaba byiza urumva. Papa umushakiye umugore mwiza, umugore erega nta mugore wamwumva, nanjye ubwanjye simwumva. Yirirwa ari muri kataloge z'ibyatsi ngo bimera mu gishanga, nta mugore n'umwe wamushobora. Noke ubwo nibiba uramuki. Niba ushaka ko tuza kuvugana uze gukoresha ku gakoroboyi umpamagare. Nako nagize gutya. Looks like a boob. Urara umuriko rusa nkaho nkiberewe kandi koko n'abana babivugaga kare bamuze gusubiza inyuma mu birebe. Hello V. V. Komba ufite bya telefone bya bintu mwajyaga mukora muri abana mugakoresha agakoroboyi cyangwa ikibiriti mugashyiraho umugozi muremure ijwi rikagera rica ku mugozi rikagerayo. Ni V. But Dad thinks you look like Grace Kelly. Papa yavuze ngo abone usa ngo na Grace Kelly. Good night, Frank. Sawa uramuke Frank. Yaje kumucumbikira. Uko yakamucumbikiye barakwereka mu gitondo cya kare. Hakuno hari akazu nta mbeho ntaki amuhaye ibyo yiyorosa. Ndababwiza ukuri hereye muri kakazu kanjye kaba mu gita urabeshya. Umva mana yanjye nabonye si nyine ubwo papa aranyica. Umva ntabwo ahari uriya mukobwa w'icyuki njye nashyiraho miliyari n'amamiliyari ntabwo uriya mukobwa yarari wanjye. Umva nusanga yaraye uzampa ijakete yawe mana yanjye. Mana ishimwe mbonye D uri nguyu afite agahina ngo yabonye C. Umva njye na betinga ntabwo bishoboka. Njyewe nusanga nkubeshya nzakubera umucakari iteka. Cheka ni sawa. Sawa. Niba ari ndaguha ijakete yanjye urumva hakuno kugira gutya F. Asche. You got an F. Mu gitondo cya karuyu yaje mu nzu arinjira. Urugo rw'abandi umugabo yagiye mu kazi wibe ko umugabo nawe akora ku ishuri ngo yigisha siyanse ku manywa ni nyuma ya saa sita nimugoroba bakajya kureba nyine cya gishanga cye ashaka kuzavugurura. Gutyo yinjira mu rugo rw'abandi abazungu bana ntago bantu nk'aba ngaba badatuye mu migi ntago babikanga abajura nta mpamvu yo gufunga. Wajya kwiba wabuze iki? Hakuna. Your understanding of the female reproductive cycle is simply not satisfactory. Ni kuwarwana n'ubu ngubu ntabwo urumva yuko system ubwo ni igaragaza ubuzima bw'imyororokere by'umugore atari ibintu byo kwishimishiriza. Ibi kugwa amahirwe ya kabiri. Nagira ngo uzakore presentation y'umunwa bivuye mu kanwa. That's exactly right. An oral presentation on the material with footnotes,
and visual aids. Uzakoresha ibintu bifatika, ukoresha umunwa ni nk'igishushanyo mbonera. No kwaza n'igishushanyo mbonera ukerekana ukavuga ngo ibi ni ibi kuri nyine ugaragaza nyine pareye. One unlucky local resident made a grisly discovery. Ni producteur ubwo Innocently among the trash cans at the curb. Hakuno ngo yakuno ku makuru baravuga ngo hari umurambo babonye ngo umuzugabo w'umuzungu. Abaganga bamuguyeho. Ngo bavuga yuko uyu mugabo rwose ari imigenzo mibi yakoraga cyane. Mana yanjye arebye hakuno birabikweta arabizi. Ibi uwa bivuga yuko uyu muntu wicuwe ku mihanda ngo afitanye isano n'abantu bacuruza ibiyobyabwenge bagacuruza n'indaya. Bakanavuga yuko hari amafaranga ngo y'amamiliyoni rwose uyu mugabo ashobora kuba yazize bakuraga mu gucuruza abakobwa bakabakoresha uburaya. Yahise afata telefone arahamagara. Beti ni vi ndi kureba amakuru ngo mbonye ngo mva Kashi yapfuye. Kashi yagiye yiba amafaranga ya Walter, amaze kuyiba ntangije icyo yakoze no yamuvanye mu mutima. Baba data we umva Kashi we mbere yuko bamwica avuze ko ngo ari we wibye amafaranga urayatwara. Ibyo ntago ari byo. Ndabizi ntago ari wowe ariko we wabyibwirira Walter ku giti cyawe ukamubwira ko nta mafaranga watwaye. Wembwira aho uri. Wembwira aho uri nze nkurebe. Mubwira aho ndi. Vi nkubwira kumba urugabo mbere yuko rupfa rwavuze ngo uyu mukobwa niwe watwaye amafaranga. Yavuze ngo nawe arimo arahigwa. Mukobwa icyo yakoze yisavu yirukanka niba ari kumuyiga ntago ibintu biri buze kuvamo. Yaje yiruka agomba guhita acaho. Baramuhiga ngo niwe watwaye ibiceri. Uyu mukobwa na mafaranga yigeze atwara. Tweduheruka ajya guha abana lift. Boss abakoreshaga koko n'utuzi tw'uburaya bakora ariko baba bafite ababakoresha. Imodoka kandi wibuka ino modoka ntago irakira. Bavuze ngo ejo nibwo bazamenya ikibazo cyayo. Ntago irakira. Yaje angaha arebe niba ari akantu k'agatransport yabona. Abona ya magare ya zamani muserebendi. Handi murara abantu batazi gari bashaje. Sorry, excuse me. Yewe akayira yego ko mana yanjye umukobwa sunyonga n'ijipo. Ibi ni iki? Ijipo kandi ngufi. Iyi zikaritse ntago bamenyera abantu bambaye gutya. Abantu basa gutya ni bake. Excuse me. Yewe. Frank's father. Ndi gushaka Papa Frank. He's a teacher. Izina rye ni umwarimu angaha. Arya yitwa nde? Tom. Uje kureba Tom. Barumirwa. Tom asigara ze ninja yego ko. Hakuna ba muri iki cyaro abantu biyambarira neza. Uze kunyuzamo amaso urebe niba ari umuntu wambaye gutya. Sedges have edges. Now, if you look at the composition of this soil closely under a microscope, you can see. Hakuno ubu butaka rwose ugiye ukabwitegereza ugashyira muri microscope ubibona ko hakirimo imbuto ubutaka buzera. No, that's impatiens capensis. Ibi hakuno abana baramubaza dore cya gishanga arimo arabungabunga bayazanye abana gutembera. Unspoiled here in the middle of suburban uniformity, you can find tiny wilderness. Dad! Kumbe bambwiye ngo ni dad nawe wagira ngo ni se wamubyaye. Rani ndera. Umuntu wambaye kuri yabaho. Nshaka kuvugana nawe yewe. Ntabwo nzi ko afite umukobwa ko mwita daddy. Umva ndashaka ko imodoka yanjye yikora ndayikora mvuye ku ishuri. Umva nshaka kuvanga hano nanga. Twese dushaka kuvanga rega ntago ari we wenyine ibintu batwigisha ntitubishaka. Bafite gahunda n'umukiriya. Are you a religious fanatic or something? Ese uri muri ba bantu babaheza ngoni mu madini kubera iki? Kumbe yaravuga umukira ujya kwigisha imibare. You're just the most understanding. Va sinzi kubera ko niwe muntu wa mbere mbona usobanukirwa wumva pe. Yaramaze ufite gahunda n'umukiriya se.
nk'umuntu ubishyigikiye rwose ko wagira na gahunda n'umukiriya umukobwa akagira ngo ni uburaya wapi umugabo yivugira imibare tanapanya rero urabona nuko ngaha hameze sibyo ese ahantu niho hantu ushaka kurokora ahantu ni heza urabona ari heza byana bigakurikira mwarimu kuki hari umuntu ushaka gusenya ahantu hangana gutya reba ukuntu ari heza reba hakurya Gross ibis ni ubwoko bw'inyoni warize oya ni za filime za savimbi nyine njya ndeba nkumva ubwoko umuntu akanumva radiyo ahari sinkwiye kuvanga ngo ngende hano hantu hari umutekano nta muntu uzi aha hantu uzi ko umuntu yahitsimba we uretse njye nawe hari undi muntu uzi ko ndaha wowe nanjye natwe 20 bandi turahari ntago ari mwenyine mva saa 10 ndaba ndi mu rugo sibyo imodoka yawe ndaza kuyikora sawa mukobwa kuko bitekereje aravuga se n'uri mu mujyi niho bari kumiga ndahungira reka nigumira nese uragera mu rugo ute mfite igare wumva igare ni iryanjye kumbe kuko nirye ya magare ya zamani ya muserebende pine baro y'abanyonzi hakuno abangaba bakiva ku ishuri mwayibonye imodoka niyi wa mukobwa kwinjira mu nzu uri mu biki ni nkunda karabo kubera umva kubera nyine akazi kanjye boss wanjye bamwishe hari abantu benshi barimo baramiga ndaba ngo myanga I told you. Nae babwiye ko umva mana yanjye ibindi biki papa nanama kabimenye baranyica namenya ko twagiye kugura indaya mutuze nta kintu azavuga ni inshuti yanjye agiye no kubana na papa nabyo kubana papa ntabwo yarongora umuntu nkuri iyo abantu bamaze gukora ubukwe bakabana babwirana amabanga yose azahita tuva muri ya mugore umva ntagira natuvamo tuzahita tubigereka kuri Frank hari ikibazo sawa Frank nawe aravuga ati nta kintu azavuga abantu Brad wambaye ikote ryanjye ibuke bari babetinze amubwira ngo nuwamusanga kandi twe twavuze amamiliyari n'amamiliyari zana ikote amamiliyari zuzayavana hari ibintu rero tugomba kubanza njye nawe tukumvikana papa waraza saa 10 tuza uraza kuguma ahangaha uraba muri kiriya giti cyanjye No smoking, no nta bintu byo kuzanga papa yagiye nta bintu byo kunywa amatabi nta bintu byo kuvuga ibitutsi n'imvugo nyandagazi urumva nta n'ibintu byo gukuramo imyenda kugira ngo abantu bagwe amafaranga hari ikindi hari ikindi ndagira ngo ujye umfasha na homework hari ikintu nshaka kumfasha kuri homework y'ibiki neza ndategereza kugeza ryari ugomba gutegereza mpaka ukuze nta bintu byo kujya kuryamana n'abagore oya navugaga ibiryo nta okay nari mbizi uyiteguye ready set go twagiye hakuno kurya doni ku mibare umwana wibuka yakoranye na se nta nyina ni ugutanguranwa urwana rwe rwazonze papa no kwirwa mubaza papa buri umuntu azabikurikirana ryari beat you agutsinze Who's a faster eater, you or mom? ariko hagati yawe na mama ninde waryaga kurusha undi we never raced ntabwo twese dutanguranwa Microwave dinners did she like? we cooked real food ibi biryo ni bwoko ki ni ibiryo bisanzwe ukumbuye ibiryo byo mu nkono se nabikumbura ni narigeze mbiryo wowe kubana na papa ntago yateka no gutumiza ibiryo kuri restaurant mu karya hakuno barakwereka kugera ku ishuri mu gitondo cya kare umunsi ukurikiyeho rero ukabwira wa mukobwa ati ndagira ngo mfashe kuri homework hari ibintu ku ishuri bansabye Alright everybody, I want you to sit down. ye mwese ndagira ngo mwicare hasi mwarimu Let's get started. tugiye gutangira nicyo gihe mwicare hakurya do kote do wamubonye umuntu ku ishuri ikintu aje yambaye
Frank, are you ready to begin your report? witeguye gutanga raporo areba ku isaha. No. Oya Yet. buretse Owen Meany Junior High. Just a moment. na buretse gato hakuno barakwerekana agatelefone. Dispatch? Miss Fetch, The office. You have a phone call. baragushaka banguka mu biro, baragukeneye banguka. Don't do anything until I get back. Mva ntugire ikintu ukora, tegereza mpaka nje nza ndebe ibyo ngibyo ugaragaza sha. Wibuka arambwira ati waratsinzwe ngiye kuguha amahirwe ya kabiri. Presentation ugomba kuyigaragaza ukazana igishushanyo mbonera, ni nko kuvuga ngo uzayikora, ni nko kujya imbere ukadefana. Dutangire se. Mbaye show amuhaye wo mwaka ngo ni ukudefana. Illustration ni nko kuza nyine ukerekana ikintu ugisobanura, dore bigenda gutya, unayerekana nyine ibyo ari byo. Aza hano mu idirishya, ese ni ibiki wanga agiye kutwereka iki? Yarabanje urugero urufunguza ruvuniramo ako kanya. Wa mukobwa Hello. muraho. Hello. Yemwe. The line is dead. Bayi kwanza telefone yapfuye. Is there a wall? Nkuko mubibona uyu ni umugore. These are her breasts. Aya ni amabere ye. Ibi ngibi neza nibyo mwarimu w'ikare yamusabaga. Yamubwiye ngo ugomba kubyerekana, unabisobanura, unabivuga. Wibuka ikintu yatsinzweho. Biological function in child rearing. Icyambere murabiza amabere nayo konsa umwana akanayaryama agafata agahezo. Wumve bo ingano n'imiterere amabi y'amabere ishobora guhinduka, ariko umubare wo uhora ari umwe. Ni rimwe kabiri, ni amabere abiri, ntawe ugira atatu cyangwa rimwe. Buretse sinkomeze mbereke. Abanyeshuri bagiramo ubwoba, bagiye kuduha show. Mwarimu agarutse hano. Bano bari mu biki? Mwarimu arumirwa, mana yanjye ndapfuye, ibi ni iki? Ureka ntago ndabaha show. Who wants me to go on? Ninde ushaka ko nkomeza? Bose barazamura. Dukomeze show. I want to do this, but it's part of the assignment. Ibingano ntago nashaka kubikora, ariko na assignment bampaye. Homework. Izi ngizi bazita ovaries cyangwa se overe, ni imirera ntanga mu Kinyarwanda. Intanga ngore niho ziba. Arimo aragenda ashushanya bereka, mana yanjye uyu mwana ari mu biki? That's where the eggs are. Eggs. Hano abarimo amagi menshi. Ubwo nyine kandi koko nibyo. It's very on fallopian tube, which swings. Hakuno rero hakaba hariho icyo bita irano yo mu Kinyarwanda, bura ni imiyobora ntanga, sibyo? Leading to the uterus. That fist size. Hasi tukagira icyo bita iteris. Just roughly. Teris rero. What? Iki? Uri kunyirigita. Sorry. Sorry. Wait, where was I? Harya naringeze. Warugeze ku kintu cya iteris, komerezaho baryoye. Aho ngaho ndabizi niyo moteri y'umwana. Nyine ngo niho umwana bari nyine ubwo iyo baye. Hakurya noneho buriya tugiye kugera ku ngingo nyamukuru. Umwana agera amato. Ubwo nyine tugiye kugera ku mibonano. Mwarimu arinjira. Wanga uduhaye show, uratwitse, uduhaye show. Ahita caho. Ibi ni iki? Mwarimu arumirwa. Narangiza ngo kandi ngo abana banje ni bato ntibashona. Abana muzi ibintu bazi. Umwana afata telefone agahita yingukira muri za mbuga z'urukoza akosha. Mwitonde babyeyi. Here's something. What do you think? Okay. This one. Aka kantu akambara. Ni sawa ariko sinzi niba nakwambara imyenda ya mama wawe. V. Is it true there's a place on a woman? Ngizo kuri. Rata koko nibyo ngo hari ahantu ngo ku mugore ushobora gukora ngo agahita ajya muri mood agasara. Where did you hear that? Ibyo wabikuye? A magazine. Nabisomye mu gitangazamakuru. Don't count on it. Ibyo binyamakuru ntukabyizere, ntukabigenderaho, sawa? Abantu nanjye sinzi. Nta makuru mfite. Icyo kibazo nanjye ndagifite. Aka kantu ntago wakambara. Nakuno. Arabaye papa barakwereka uko yagatashye. Bayiriwe mu bishanga. Saa kuma avuye ku ishuri cyakora yise yitiranga. Yavuze ngo nibwo ari buze gukora imodoka. Yazanga habona. Satse uyu mugabo ntagazi ko no mugore aba muri cya giti. Ariho harara. You know what I like about you?
uzi ikintu gukundira Every time I think of you, igihe cyose ngutekerereje mpita nkubona uraho listen, if you're not rushing off to see a client, ngo niba ushaka kwihuta ukajya kureba umukiriya oya ubu najya kureba umukiriya nambaye gutya maybe we could have dinner together. wenda twasangira nk'ibiryo nimugoroba tugasohokana niba nta mukiriya hasi uyu mugabo waba azi ko ari abakiriya uyu muntu ajya kwigisha imibare umukobwa waba azi ko umugabo ari kumaza niba afite abakiriya nyine ajya kuryamana nabo burumva buri wese aba yibeshya ariko witwa ni Valerie Virginius West Virginia sibyo neza nk'uko umwana yamubajije umuntu umukobwa yatangiye kuvuga umuntu ubuze akazi kabi nkora nkaba mbona ntaribi akaba ambwira ngo nsohokane kumva urwana rwarababeshye He's changing right now. I saw. barimo aragenda ahinduka nabibonye papa atangiye kugenda ajya muri mood I'm not. Are you coming with us? Gross. mwese ntabwo turi buze kujyana Thank you very much. wangomba mfite ubuzima bwanjye bwite nanjye ngomba gukurikira neza murasohoka mbaherekeze Meet your worry? No. Are you going on a date? nyese mbwira uri buze gusohokana n'umukobwa mba ndi kwitoza iki In case I run into Steve. kwigira nyine mani nanjye umuntu wa danje mba ndi kwitoza kuzaba mu jama Is that a rule? ese ubwo uwo mukobwa ushaka kugira ngo azakubone ufite akantu ko kumuha Girls and gifts. buriya abakobwa n'impano ni ibintu bigendana akira uzamuha aka kantu urebe ngo umwana uramufatisha I'm not giving this to you. abanga akantu nta muntu naga I'll keep it with me. nzakagumana mpaka nta muntu naga Thanks. urakoze I never had time to be lonely. ntabwo nigeze mbona umwanya wo kugira irungu nabaga ni ngomba kwita ku mwana wanjye Frank ubundi hasigaye ndagenda nigira mu by'akazi nakubeshye kiriya gishanga mba ndi kwitaho gisobanuye ubuzima bwanjye bwose Oh, look, honey, it's Frank's dad. uriya ntabwo ari se wa Frank ra uriya mugore bari kumwe n'inde He's a hooker. uriya ni indaya I can't believe I'm saying all this to you. bo sinzi n'impamvu ni kukubwira aya magambo Like this. I'm not at ease. ubundi njye ntabwo ari ukunteye No. ntabwo ngiye menyerana n'abantu bashya vuba nanjye ni uko And in my line of work, that's a problem. mbo ni ikibazo ku kazi nkora kutamenyerana n'abantu vuba ntusubikemura ute When I njyewe knew, iyo ndi kumwe n'umuntu tutamenyeranye like I'm with someone that I love. nyine ni mu mutwe wanjye nyine no mu mutima ntekereza ko ari nk'umuntu nkunda ubundi nkamuha serivisi biramfasha hakuno Never met a more dedicated teacher. ntabwo nigeze mbona n'umwarimu umeze gutya pe Anyone's ever looked at what I do that way. abantu bose rero buriya akazi nkora ntabwo ari uko bajya bambwira iyo bakamenya ariko wenda ndabona ntacyo bigutwaye kumbe nakwaze uri umugabo mwiza utangaje pe wamenye akazi nkora ariko n'ubu uracyanshyigikiye kahe With me? none se ubu njyewe ubwo turi kumwe That you with someone else? ubu uri kwigira nkaho uri kumwe n'undi muntu ukunda ugapfa kwirengagiza oya kuri wowe nta mpamvu yo kwiyoberanya Holly. hori Yeah. uriya ntabwo ari se wa ya nshuti yanyura uriya mugore bari kumwe n'indi ariya ni mushiki we babitubwiye I feel a strong sinzi ntakubeshye wagira ngo mammalian. mba numva ari nk'imbaraga zikurura zikunzanaho You mean like how the moon pulls the tides? ushaka kuvuga ni nka kwa kundi ukwezi gukurura imiraba inyanja buriya ukwezi iyo kuzuye kuri kunini inyanja ibirimo imiraba nyinshi aba ari presi y'ukwezi gushyira ku nyanja niyo uriya ni mushiki we They must be a... mbega ukuntu ari byiza agomba kuba ari umuryango ugira urukundo You two could learn something Weru, from them about just... mwembi mujye mugira urukundo sha urumva nka kuriya urabona ukuntu abandi bantu bakundana Never said anything. mushiki we Wanna say it again? mva ongera icyo kintu gisubiremo irya jambo Yes. Marian What does that mean? ubundi zo bisobanuye iki Warm-blooded creatures. ati mwibiremwa bigira amaraso ashyushye Yes. Yeah. Yes. Very, very warm. hakuno kumva uko baganira do hakurya hari abavugaga ngo urariga ni mushiki we mama yari ari kuvuga ngo mujye mukundana mw'abana mwe No way I'm doing that. mama biriya bintu ntabwo nzigera mbikora kuri mushiki wanjye ntibyavamo vuba reka tujye tujye hese tujye We're gonna be late. mbaho tudakererwa Okay. sawa
wibuke ko dufite reservation bari basohokanye ngo baze gusangira. Papa igihe kirekire cyane ari mu bwigunge avuze ati ngiye ntabwo nigeze mbona igihe cyo gukumbura umugore wanjye kugera hano batambutse kumbura urugabo. V You know this woman? uyu mugore uramuzi mwana wa? Well, we know each other, Mr. Smith. Oya turaziranye Mr. Smith. Yeah? You know her? Papa uyu mugore uramuzi? No. Kumbe papa nawe yajyaga ajya kwisayidira. You must be Aya wanyitiranije n'undi muntu wanyitiranije. I'm wrong, but I never forget a face. Oya nshobora kwibagirwa izina ariko zinakwibagirwa isura y'umuntu nabonye umuntu w'umukiriya. Reka da. Yes. Of course. Bo nibyo. Yes. Todo mada turaziranye. Yeah. Urumva? V mubona ha. No mubyinnye yatoza abantu kubyina. Yanyigishije kubyina. You tutor math? Kumbe wigisha imibare ukigisha n'abantu kubyina. Oh, yes, let's do it soon. Uro nanjye uzanyigisha. Uya uzatwigishe twese. Wigisha abantu kubyina. Oya. She's retired. Yarasezeye mu kazi ntago akigisha abantu kubyina. But we really gotta get going. Babyari byiza guhura reka tugene kumbe papa nawe yaraguze. Yeah? Umukobwa sasa n'umugore yarabyumvise. Warazi ko uyu mugabo amukundira n'akazi akora ayamwakiri. Kumbe umugabo we yararimo arivugira ati ngiye uyigisha imibare. Kuvira kire yari yaribeshye. Yaravuze ati umuntu wamenye akazi nkora kumbe u Rwanda rwarababeshye. Rwaragera amubwira ngo papa namubwiye buri kimwe cyose yumva ntari. Mva nari nzi ko ibintu bitandukanye ariko naribeshye. None se byagenze gute wibeshye? Mva reka ngende kubera iki nyine? Do you even know where I live? Nese ubundi uzi naho mba? Naho nzi. Do you want to see where I live? Ushaka kubona aho mba? Ngeno makwereke. Wino. Why are we climbing this tree? None se kuri kurira mu giti kandi. Ngeno nkwereka aho mba. Wino. What may I ask are you doing living in my son's treehouse? Akambwira nyemerera nkubaze urakora iki mu nzu y'igiti cy'umwana wanjye? Because in my experience men are better. Vanamo ipantaro kubera iki? Vanamo ipantaro. And I have something personal. Abagabo nibwo bumva banzu yivanemo. Get away. Gaho. Taking off my pants. This better be good. Nuko nizere ko ibintu ugiye kumbwira ari byiza. You treated me the way you treat me. How am I treating? Nta muntu wigeze umfata neza nkuko ungeze ngufatane. How does everybody? Umfata nk'umuntu. None se gute ubundi ntabwo uri umuntu? Abandi bagufata gute nk'indaya? Kuki bagufata nk'indaya? Kubera ko ndi indaya. Aha. What do you mean by that exactly? Ushaka kuvuga icyo ngaho? Frank told me he told you. Frank undi yambwiye ko yakubwiye. I'm a prostitute. Yo ko ndi indaya nicuruza. Okay? Well then what? Abantu baranyishyura kujya oya rekeraho nabyumvise. I don't teach. Yambwiye ko wigisha imibare ntabwo nigisha imibare. Well, he told me that he told you I was. Frank kubera iki yavuga ibintu nk'ibyo yambwiye ko yakubwiye. Ndikumbe yanze ni indaya. Oh, he didn't buy me for you. Jya umwana wanjye sigaye ajya kungurira indaya we ntabwo yanguze. You said I looked like. Icyo yashaka nuko tubana. Yarambwiye. Frank, he probably lied about that too. No, he didn't. ngo nsana Greskera nabyo yarambeshya oya ibyo byo ntabwo yakubeshye. Ibyo byo narabivuze. You know, I thought you were different. Mva nari nzi ko utandukanye. Standing. Nari nzi ko unyumva. Uri umuntu unyumva. Why you looked at me that way? I looked at you that way because you. Njye impamvu nakumvaga nuko nabonaga ndeba kuri. Njye se impamvu kuki wandebaga kuri nakurebaga kuri kubera ko nawe wandebaga gutyo. We're both somebodies. Mva. Nari nzi ko mbonaga nk'umuntu. We twese turi abana ariko turi abantu turi bakuru ariko ibintu byo umuntu w'indaya reka. Fata amapantaro yawe kapfa. You should have told me. Wagombaga kumbwira. Nagerageje kukubwira. Dad, you always say it's not what you do, it's who you are. Buri gihe waravugaga ngo icyambere ngo ntago ari icyo umuntu ngo akora umuntu n'uwo ari we. Ariko nabyari ko. She's the right woman. Mva uriya niwe mugore ugukwiye. Unkwiye gute wabirebye? Reka nze nkwereke. I took a test in this magazine. Ikinyamakuru kigaragaza abantu baberanye. Njye narabibaze nsanga uriya muntu muraberanye 98%. Ako kabiri nako kabura nuko rimwe nuko mbere na mbere uriya mugore mutaziranye ari umuntu utazi. Because she's a total stranger
and the other because your entire relationship is based on a lie. ikirindi rimwe riburaho ni ukubera yuko umubano wanyu wubakiye ku kinyoma n'ababeshyi. Well, you only lose 1 point for that? ako kantu ubwo katuma haburamo inota rimwe gusa. Says it's not ye important. ikinyamakuru niko kivuga. Would be more important? kuko yaho hantu haburamo amanota menshi. Independent, she's good with money. umvura mugore arigenga ni mukuru azi kubara amafaranga ntago ari igisambo. She watches cartoons and areba cartoon akazikunda arya ice cream. imyenda ya mama iramukwira. kwanza irakanzu nabonaga hari ahantu nyiza kumbe ni ya mama wawe. Where did you learn to be like this? ati warwana ubundi ibi bintu wabyigiye kubaho gutya ni wowe wabinyigishije. hakuno uyu nguyu yamaze kubona ko yari yibeshye arazi kuri mugabo yamenye ibi ukuri kose ariko agakomeza kumwikundira. ubwo rero sanze yaribeshye buriya mujye mushishoza ninja muhura nazo ariko nanone mwibuke ko guca urubanza no guhora ari ibyo Uwiteka. Okay, ngaho mbwira icyo kinyamakuru kivuga ko none ngaho mbwira ubu nkora iki niba ibyo kuko ikinyamakuru kivuga ari byo. aha icyo ugomba gukora rero muhamagare guteze. Charles V She's not picking up. ntago ari kwitaba. V hakuna arakura yabi telefone. don't go. V wigenda. I thought that you were my friend. njyana ninzi kuri inshuti yanjye. Liar. ariko uri umubeshyi nta nshuti kurimo. waragiye uratubeshya uraducanganya warwana we. hakuno Wait a minute. buretse ndeka tuvugane ungendere kure. ninjye wakabaye urakara nimwe mwambeshye. okay ntabyo kurakara nshaka kuvanga nkagenda. imodoka yawe urabizi ntikora. okay uri imodoka urugumane n'ubundi si urwanjye. hakuno umwana nawe agenda karamwishe ibintu byari bitangiye gucamo atangiye guhuza papa we n'umuntu. ajangana ka kabox yajyaga abikamo utuntu nakaga kufi umukobwa yari yamuhaye aramubwira ngo azakagumana burundu byose arajugunya muri puberi. yabonaga ibintu bitangiye gucamo sike. umukobwa we yaramubwije ukuri amubwiye ati aka kantu narakibye. diaphragm akandi abakobwa bakoresha nyine. rocket karimo ubuza nta foto irimo. ubundi kariya gakufe agomba kuba harimo ifoto y'abantu. birababaje umuntu ugira agakufe gatarimo ifoto. mnakanjye ninjye wakamuhaye. yari yambwiye ngo azakagumana burundu. iyi ni ifoto ya mama we. nta nubwo nari nzi ko iyi foto ayifite pe. She doesn't look at all like Grace Kelly. Neither do I, for that matter. She doesn't look at all like Grace Kelly. ntago rwose asa na Grace Kelly. nanjye nuko. You do to me. oya kuri njyewe murasa. Grace Kelly njyewe murasa kuri njye. I don't want to have sex with you. mva ntabwo nshaka kuryamana nawe urabizi. ntabwo aricyo kingenza. nanjye nuko. Really thought that she looked like Grace Kelly. It was just a quality that she had. ntabwo nigeze ubundi mvuga ko umugore wanjye asa na Grace Kelly ahubwo It became a game with Frank and me. imico yagiraga niyo mpamvu namugereranyaga nawe.
Grace Kelly ni umukobwa wabayeho aba umukinnyi w'amafilime pe, ni umustar wabayeho mu myaka itambutse, araratwika Hollywood, aba umukinnyi w'amafilime, birangira arongoye n'igikomangoma mu bihugu by'Abarabu gutyo, nuko bibundi bamuvuga ngo yaje kuba princess nyine mu ibyo bihugu by'Abarabu sinibuka. Actually, it was junior high school. Ese ubundi mwahuye gute umugore wawe? Boy, icyo gihe twari tukiga kera za segonderi, nibwo bwa mbere namubonye. Umunsi mubona bwa mbere ndacyabyibuka. She was leaning on the kitchen counter talking on the top. Namubonye icyo gihe ari kwiga ibintu byo mu gikoni no kuri telefone. Dance. Turanabyinana, Never went to a dance. Narimwe umuntu yigeze ambwira ngo tubyinane. Kubera iki? Because I left home when I was 14. Ati njye navuye mu rugo mfite imyaka 14, njya kwimenyera ibyanjye. My whole life. Ubuzima bwanjye bwose nahombye byinshi. Urumva ni kwa kundi nyine umuntu ubuzima bwanga agahita ajya mu buraya kirakana gato. Warangiza wajyura n'umuntu yifitiye ibikomere ngo ndaya we shahu mbabwiye. If I'm the first, you know, this might hurt a bit. Babo. Vari ubwa mbere bishobora kukubabaza. Uri gushaka kunsetsa se? Bo ntago mvuga ibyo kuryama. Uravuga ibiki? Ava njyewe ndagira ngo dukore urukundo. Uyu mukobwa no kuvuga ngo nta bintu by'urukundo yigeze amenya, abantu bose azi ko yahaye byabaga ari akazi. Bwati yari ubwa mbere umuntu arababara. Sinzi ubwo mwazatubwiye, muzambwire muri comment. Muzanyandikire ujya kuri Instagram yanjye ukandikamo Musavimbi Musa, ugatanga igitekerezo cyawe. Abantu mushaka kwamamaza nabwo ujya kuri Instagram yanjye, umva ni Eva. Izina ryanjye ubundi ni Eva. Hariko izina ryanjye narindiye numvaga ari izina riri muri Bibiliya kandi ndi indaya. Izo za enzivanaho hasigara V ni Eve. Kubera ko byarambabazaga. Eva ni umugore wo muri Bibiliya, umugore rwose nyina w'umuntu abantu bakomokaho. None njyewe izina ryanjye riva muri Bibiliya ariko nabaye indaya. Nagahinda nawe yabaga afite. Aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo irandaya yitwa Eva, ibaze nk'indaya yitwa Mariya. Mariya kandi murabizi ni nyina wa Yesu. Nawe rero byaramubabazaga, izina rye ararihindura. Barakwereka uko bakaryamye uru rugabo rufite ubwoba. Madama aramutse amenye ko nagiye kugura imihanda. Uru mugabo yavuye iryo joro. Hakuno bari ubuntu bwo nimero banditse filime nyine mobile zari zitaraza zingizi. Yes, hello. Za smartphone. Did you have somebody in mind, sir? I have someone in mind. Her name. Umva hari umuntu ushakara izina rye ni V. V. We don't know where she... Ubu ngubu ntago tuzi aho ari. Buretse. Gabanya ubugoryi. Saw her tonight in Middleton. Iri joro namubonye. Muri Middleton. Middleton? Address. Saba aderesi ahita kupa. Kumbe ngo hari telefone bagira abakiriya uhamagaraho. Uwo mukiriya namubonye wangu barashaka kunsenyera urugo. Aha. Ntago turi bumubure pfa kuba twamenye karitsiye arimo. Bahise bakata imodoka. Abangaba bazi ko ngura mukobwa rero watwaye amafaranga yabo. Uru rugabo umuntu watwaye urwa mbere cash baramwishe bamuvana mu mutima. Cash ariko ngo ajye gupfa avuga ko amafaranga uyu mukobwa ariwe wayatwaye. Barakwereka uyu nguyu mu gitondo cya kare abyuka ateka agakawa ka papa we. Uko yagatetse agakawa agize gutya abona ibirenge ni ibyabande ko mbona ari benshi. Byo abantu babiri. Yeze yanga mu gitondo cya kare. Morning, Frank. Waramutse Frank abona baba kumbe waryamye. Wangu hari amakuru yancitse. Excuse me. I have to get something out of the garbage. Umva muretse ari ikintu nshaka kujya kuvana mu mwanda. Ari ikintu nataye muri puberi. Yaje muri puberi yari yivumba yajya kujugunya ibintu byose. None asanze. You looking for this? Iki nicyo ushaka se? I'm sorry I lied. Ambabare narakubeshye. But you said the truth gets you in trouble. Hakuwigeze kumbwira ngo ukuri kwagushyira mu byago, sibyo? Staying? Ugiye kuguma ngaha. Akanya igihe gito. It's my mom? Nka mama wanjye. Oya hapana nka mama wawe.
Well, then as what? ntusura gumanga nk'iki As a friend of the family. ba nk'inshuti y'umuryango That'll do. bakibyo ntari birakora inshuti y'umuryango. There's just one more thing. hari ikindi kintu kimwe ngomba kubanza kukubwira. ikindi kintu kimwe agomba kubanza I want you to just watch my feet. kubanza akamwigisha kubyina. Reba ukuntu ngewe ureba ukuntu nyeganyeza ibirenge dore bagira gutya. Kubyina ntago ari ibintu bya danje va kubumeka. Move your feet. Nyeganyeza ibirenge. I said move your feet. Ndakubwira nyeganyeza. My feet. Ndikunyeganyeza ibirenge. Do. Ayaya. Wapi gutya ntago byavamo. Don't move your feet. No winyeganyeza ibirenge sibyo? Sway your hips from amayunguyungu umva. All starts. What? Wapi ibintu byo kuzunguza amayunguyungu wapi ntago byavamo. Naho bitangira umuntu ashaka gusambana. I mean something where you have to ese turabyinza guturigu move at the same time. nta kintu se wakora unanyeganyega. Thumb wrestle. Okay. Hakuno. Good. All right. That's Thumb wrestle nyine ubwo no gufatana ibikumwe ugahuza ibikumwe mukanyeganyeza. Reka tubyite gutyo. 1, 2, 3, 4. Now we start the thumb work. Got you. Umuntu kubikwigisha umuntu ura bari wambona mbyina se. Ngewe none nabivuyemo narabyemeye ko nashoboye kubyina pe. Come on. Numbona mbyina urumva cyangwa ukabona umuntu wambaye itisi uzamenye ko uwo muntu uri kunyitiranya ntago azaba ari njye. Umuntu wambaye ikoboyi na t-shirt nabonye ko watangiye kubyina utabizi. Hakuno naje hakuno mu mujyi gutembera bagomba bwatangiye kuguma ngaho igihe gito ariko ntago ngiye kwaba nka mama wawe reka da. Kumbe hakuno dore mu mujyi ariko hano hose bahindukira. Kumbe mu mujyi hari abandi bahaje. Uyu mugabo akeneye amafaranga ye. Umugabo akeneye amafaranga ye. Baratambuka. Urugo rurimo umugore abari sawa. Umuntu ntago abantu bongera kurya nabi baje guhaha. Papa yajyaga yirirwa mutumiriza uturyo yewe amagara kwa ankozi. Hamagara Sifa mu biryo gohereze tekawe. Sifa uragiye aturwanaho takamutuye. Sifa amere mu matari akawunga. Hakuno uyu ngo yagize gutya umugore ahita yitsimba umwana ahita bibona. Kumbe urugabo rwatangiye kubaza. Niko uyu muntu waba muzira Chawe uyu muntu dore ifoto y'ininja. Uyu muntu ntago muzi kandi amuri imbere yishyiramo n'igifimi. Amuri imbere ariko yambaye za kanzu za ADPR gakinjira. I beg your pardon. Yewe niko mama Cosmo, please. niko harese tukagura na Cosmo. My mom, she's the greatest. Mama wanje n'uwa mbere kabisa. Unguri uranguri ayo ntago ari we. Umuntu ndetse ko nta mwana yagiraga. Izi ngutiya ko atazambaraga zigera ku birenge. Where are we going so fast? Nese uri kwirukanka ujyayo? Going home. I'm picking the fastest way out of here. Batogera mu Rwanda shaka inzira ya bugufi mvanga ngende ariko nago yakumenya. He doesn't know my dad can't fix cars. I'm not staying. Ntago azi ko mama papa ari gukora imodoka yawe nta nubwo azana ari buze kugushakira. Kumbe papa hano ari mu kazi. Igikote cy'igikwire kimuruta do. Ese koko nuko bimera gute kugira mama nuko bimera. Cool, Frank. Wangura twika Frank urasa neza. Urasa neza pe. And tonight, Stacy's gonna. Uyu munsi Stacy araza kubona kusa neza. You don't go. Waretse kugenda. Arabizi bano banashobora kubashyira mu byago arimo arahigwa. Hari arugabo ruri kumwigana urugizi rwa nabi uwa mbere rwamwishe ngo bamukuyemo umutima. Ntago mwamubonye na ncongoze. Nawe yifuzaga kuguma aha. Uriya mugabo ntari bibabanye neza. Umwana nawe ntari bi. Ariko ubu buzima nawe arabukunda nagashaka gusubira muri iriya mibereho y'uburayi ariko se. Ari abagabo bari kumwiga kuva bageze naha ngaha. Cakuza ugasanga abantu bose bashyize mu byago. Yaja. Banza agafata agakofi k'umugabo. Yipasamo make.
angandi bandi kutunote mwati mfasha ubudorari 50 bwawe ndabujyanye apana bya bintu umuntu azakajya guhiga amafaranga agahiga inzu yose oya yasiza byanditse arangije acaho imodoka ubwo bazirwariza bayigurisha iyi modoka n'ubundi ntagariye afashe inzira ngo byazavamo hano abantu yabagiye kubashyira mu byago kuko umugabo uri kumuhiga niba yarishe uwa mbere nta mikino bimaze kuba umwana nawe yaje ahangaha nawe yandika kandi gapapuro ati papa nagiye kubyina ni Frank papa we nyine ubwo bagomba kuza agahita bisoma agahita amenya ko umwana ubwo yagiye aho babyinira ariko naje mukuriye Middleton Station azeni ubwo ni station ni ugutega tega yihuse avanga yigendera Akuno papa arimo arasudira na bomboni. Stay! Frank! V! I found out what's wrong with... Oh, nabonye ikibazo imodoka ifite. Nabonye ikibazo. Frank! V! Kumba abantu bagiye kare. Bose basize banditse utunote. Where is everybody? Takusa abantu banga bari he? Kizanga abona agapapuro ka mbere. Umwana yagiye kubyina cyaca. Ubivuze ngo niba yagiye kubyina yajyanye nande agapapuro ka kabiri ntago yigeze akabona yahise acaho yabonye agapapuro ka mbere konyine mbibutsa ko uramutse ushatse kubetinga kuri Gorilla Games ushobora kunyombo nkuko mubibona hasi babitambuka byiyanditseho bakwereka uburyo ushobora gukoresha akanyenyeri 878 betinga cyangwa se n'uburyo ushobora gukoresha website yacu playgorillagames.com byose hagashya bakaba baguha n'inyongera ukoresha promo code y'agasobanuye baguha inyongera ushobora kugera ku 100% urumva hakuno umugabo yahise afata imodoka kimara kuyikanika nagomba kwerekeza aho byabereye rero uko umugore nawe abona gashenete iro ntago ari ya modoka ra nyakuno barakwereka dore wa wundi bavugaga rero kare Grace Kelly There's a girl waiting for me Cross over the river beyond every cloud She's past the wind blowing loud over the mountain a girl for me Lay on the sand every blade of grass Please tell the wind to let my What happened to you? hasi wabaye ikireba ukuntu se Completely. ibintu ngiye byo koga ubona bivuye wangu You smell. anguri kunuka No longer be my father's dupe. ntago nzongera kuba umwana mwiza kuri papa ariko nawe ntago meze neza ndabona ufite ikibazo ni byinshi She loves Brad. She makes me feel like Stacy maze kubona ko akunda Brad nabyo birambangamiye different if he were here. byari guhinduka viyaza kubaranga vinda bizaza kubaranga ubu ngubu hari kuba hahi What you do if he were here? nyese yaba ariko hano hari gukora iki uriya mukobwa nari kumusaba Stacy ko tubyinana Prove it. ngabigaragaza dore vinga uriye barakwereka vi yaraje Wibuka Gashenete yari yazanye kandi yaragiye kumugurira uriya Frank Leave without saying goodbye. ntago nari kugenda ntagusezeyeho I thought you. tubyine se How? I don't. kandi utazi kubyina You do it at dance, you can't dance. Mwese niba utazi kubyina ubwo turabigenza gute kwa kundi nyine nyakuno ye kumbe dore rwa rugabo rufite ubwoba ko amakuru azamenyekana ko rwaguraga narwo do bikamubangamira
hakuno umwana batangira kubyina araka hari tekinike yavumbuye ituma umwana ashobora kubyina abari hakurya mbega ewe data uranuka gaho ye mana yanjye uzi ko uburyo wa muntu koko azi kubyina we avuze kandi urugabo rwabeshye umugore ngo urajya agatwigisha kubyina uzi ko koko ari byo arashoboye umubyinnyi hakuno dodododo uzi ko burya Frank azi kubyina wa azi kubyina Frank niwe wanjye no hari abagendana n'ibigezweho. Can't you solve multivariable equations? What are the odds? Uriya ni umwarimu w'imibare no si buriya Skills. ama equation yakoraho rikaka reka turebe. Ibyo bimaze kuba ari uwaparikaga kandi wibuka uyu nguyu uparitse aje aho nabo bari kubyiniraho byabereye wibuka hari abamukurikiye hari abakurikiye imodoka. My love must be a kind of blind love. Here comes my jacket. I think he likes you. He does? Wang, iriya jacket yambaye ni yanjye yarayishimuze. Angije. Like this? Jacket turayikunda se. Akira. Angu ushaka kuntwarira umukunzi. Akira. Abasore naba bazinguye kumbe karago ku ruhande. Ata tubyine. Oya ntabwo ari we navugaga. Weze gushaka jacket. Uyu niwe wanjye. Yarafite ubwoba ko bagiye kumutwarira umwana. Yabibonaga. I miss something? Undi nawe do uyu nguyu yavuze ngo ntago azongera koga. Akuno cyaramusomye gita kimuvanamo ijakete wa jakete yanyaze ko umuntu aba yari yarayibuze. Wait right here. Umva tegereza hanga. Let's Robert. What are you gonna? No, suje we. Going to the sock up. Whatever that is. Kumanga. I have something important to tell you. Hari ikintu cy'ingenzi ngira ngo nkubwire. You don't want me to leave? Nago ushaka kugenda, sibyo? Right. I want you to leave. Sinshaka kugenda. Ariko There's something else too. hari n'ikindi nshaka kukubwira. Kironga ataravuga. Bringing a slut like this into our... Ni kugute uzana indaya nga ku kigo cy'abana bacu bigaho. Buretse ngo nzana iki? Yatamukura iryinyo amugingo nzana iki? Nzana iki yanga? You turned my son into a pig. Wango umwana wanjye wamuginduye ingurube wamuginga we. Nginga we. Batana mu mitwe n'ababyeyi bombi. Wowe urazana indaya. Je murekera aho ngaho muri imbere y'abana. Ibyana bitangira. Ego buri hari ababetinga bahita bana betinga ako kanya imbunda. Yiza kongera kukubona vi. It's a real gun. Imvi imbunda ni yanyayo. I'd ask you to dance, but seems to have got the last geezer in the... Bana ariko mangusabye tukabyina ariko ndabona hano hari ibibazo vaye tugende. Hakuno kumbe babana barabibona urugabo n'umujyana uriya rugabo ndaruzi bahita bakora akanama mureke mbere wumvaga wanyiba amafaranga yanjye ukagenda. No, I wouldn't steal from you. Nta kintu nigeze nkwiba nta mafaranga yawe natwaye. Ako ni imfunguzo ababyeyi uko barwana urumva wanjye se ukagenda. I know the whole story. Inkuru yose ndayizi. He hides 250 grand in the gas tank of his car. I hate it. Cash yanyibye amafaranga yanjye $250 by'idolari. Cyera ayo mafaranga abaga ari menshi. Nta byanjye cash urabizi ntabwo twakoranaga. Wibye imodoka irimo amafaranga urayajyana yavuze ko yari mu modoka. Ibyo bintu ntabwo nabikora. Igera hino nkwereke. Rimwe araka barongera bamukure. Zirango mu Rwanda sindanabona umuntu bakubita ingumi kuri nizo mu nda bafatana. Copies. 1. I kill Cash. I kill you. Cash naramwisha. Nawe ndakwica. Mbona amafaranga yanjye. There's money in the car? None baretse gato ngo amafaranga ari mu modoka. Still there. Bivuze ngo aracyarimo niba utarayabonye. Abangaba nibwo bakibyibuka. Bapfaga ubusa umukobwa ngo amafaranga ari muri iriya modoka kuva na mbere. Ntabyo yarebye we yafashe imodoka cawo.
aba baraje basonaramu yewe umuriro urateye bahita bamurasira mu ndurudo bamukubitira mu gafuka urwana ruramukurubana banguka ngo uhungishe ariko umva bahita begekaho n'akagufuri bamukubitira mu gafuka umva warwana we bamukubitiye mu kavuyo dore hakuno dore hakuno ngabo abana basohotse biruka umuriro wa hehe reka da kugera gutya dore imodoka ngiriya twagiye akugera agaca cyana shaho cyana ninde utwahise kandi do Frank igerayo ntwari utwaye ntagaragara do ni urwana ruto aha imodoka yaje nicyo gihe mva nta by'umuriro mwigiraho nta muriro agize gutya abona ibyana mu modoka biciyeho modoka kandi baravuze ngo niyo irimo amafaranga mbwira ni iki kibaye aha ngaha akana gato karaje gatwara ya modoka kanshira n'urwara wowe urambwira ibyo gera mu modoka tugende dukurikire Oh, yes, I am. Oh, no, you're not. Oh, yes, I am. Get up. M2. No. M2. Shut up. You're not. hakuno dore kizimya zahise zihurura ku kigo cy'amashuri harahiye byaheye Reach the pedals and steer at the same time. umva ntago ngende kugera ku birenge dore ubugufi nyangufi ntagaragara imodoka ibirenge ntago akandagira umuriro reka nze ngufashe amanukamo hasi ngiye kujya nkandagira umuriro na feri wowe uyobore uyobora imiyoborere nta mategeko y'umuhanda yize arya step driving school ntago muyizi hakuno aragenda mu sansenike habura gatoya mana yanjye turapfuye wanga igice cy'imodoka kirabuze imodoka iragikeneye zipfa kuba ikigenda umuginga aradukurikiye hakuno ukurikiye nawe arabona abantu bagenda sansenike urabizi feri uri hasi ubwo niwe ukanda feri hakuno imodoka barayizinga gutwara uko biboneye reka dutwaye nta perime nta provisoire ubwa mbere akandagiye mu modoka ewe turapfuye ukurikiye nawe bari kumuca ipine yaranatubutse ibumoso ayiwe turapfuye kandagira feri zanze komeza hakurya wanga mwumvisha ikindi gice cy'imodoka kivuyeho kirakenewe bareka bari njye utwarigirayo barabayicomoramo kandi ntabwo tugikontorora imodoka nta mwotsi mubonara ntakuna amakamyo abiri ayiwe imodoka noneho nta no kuyobora vora yavuyeho habura gatoya mana yanjye bari abantu ni abasazi cyangwa Sounds like a train. ndumva ikintu kivuga nka gari ya moshi What's it doing? ndumva ikintu kivuga nka gari ya moshi Oh my God! ayiwe imbere ni gari ya moshi turapfuye amakamyo barayarokotse imbere ya gari ya moshi kandi agira umuriro biranga umuriro harya ni uwuhe umuriro ibumoso cyangwa murimo murancanga bana bavayo gari ya moshi ara nuguhita bagonga kandi agira feri wakapfa feri nta utazuri basi gize gutya habura gatoya banafata feri imodoka yacumbye aba barasigara umuriro kandi imodoka itangira kwaka umuriro muve mu modoka imodoka irimo amafaranga yesu kirisitu turapfuye mwana imodoka muve mu modoka akurura mugenzi we wari uri hasi akontorora ibirenge bavayo n'igikapu ibikapu byose avanayo ize gutya urugabo rutegereje ko gari ya moshi nayo irangira ni ndende za gari ya moshi ziba zitwara imizigo
hakuno imodoka iraturika. Ewe we, imodoka yaragiye irashya iragurumana. Urayibonye? Twari dupfuye. Imodoka iraturitse wangu, irahiye. Mafaranga yanjye ari mu modoka. Hakuno mvura wa mukobwa nimufata, isura ye nzayibaga, injira mu modoka tuvanga mbere ko polisi iza. Nimufata nzamuvanaho uruhu. Hakuno Kizimya uwo munsi yabonye akazi ku ishuri. Imbere na mbere babeshyaga abapolisi bavayo. Hakuno papa Frank, papa yazanye n'abapolisi. Okay. Yeah, we blew up the car. Yewe data, imodoka iraturitse. Baje bazimye. You boys all right? Basore mumeze neza? Was V with you? V mwari muri kumwe? With us. Twari turi kumwe V. Yeah, she got. V yavuye mu modoka. Yego yavuye mu modoka. Ariko sinzi ibyabaye. Where is she? Ari yes. Dad, she's gone. Papa yagiye. Yavuye mu modoka yitacaho. N'ubundi yarabibonaga kuva ku itangiriro ko bano bana bari kubashyira mu byago. Papa yagiye. Barakwereka icyakurikiye umukobwa yaje ahangaha arakomanga. Tambuka ahangaha. Tambutse amaze gutambuka. Mva nshaka kuva muri aka kazi pe. Mwigendera. You'd be taking money out of my pocket. Hakuna bumvanye amafaranga mu mufuka. Mva Watson niwe wagiye arya amafaranga yawe yose niwe yatwaye. Nakoreye amafaranga menshi. Hariko ba Jerry na ba Watson nibo bagiye bayarya. Jerry n'uyu nako. Ndashaka ngende. Goodbye my child. Okay, urabeho mwana wanjye. Genda wimenyera ibyawe. Hakuno umugabo ntaribi. Aba bakobwa bagendaga bakajya imihanda bagakorera amafaranga, abo bayaverisagaho kugira ngo azamugereho nibo bayaryaga. None se Watson aramuka ngenzeho nankurikirana, amuhaye uruhushya mbwa ati gendere nta kibazo. What about Walter? Walter se nangendaho. After today, guhera uyu munsi it doesn't exist anymore. nta nubwo azongera kubaho. Uramuginga kumbe niwe wanyibaga none ngungu iki? Kandi uyu mugabo abakomeje. Rasi urumva yanjye akagenda. Yakuno barakwereka umukobwa nawe icyo yakoze nta kindi. Boss mukuru cyane wa hejuru aramubwiye ati gendere n'ubundi menya abandiraga amafaranga sha. Igendere. Cyo yakoze nawe yaraje afungutwe. Akaniko kavumo yiberagamo aceho. Agenda atangira ubuzima bushya. Ariko byibura nta muntu ukimuhiga. Ciyeho kavumo yabagamo akareba bwa nyuma. Ubwo randiro udashaka undi muntu. Ye gutambuka ariko agize gutya ngo nagakapu ibuke hari igikapu ava muri iriya modoka yavanyemo ibintu byose byari birimo. Hari igikapu yaja iki gikapu ariko ubundi agakapu iba ariko yajyaga ajyana mu kazi atwaye. Uriya abakobwa bakora uno mwuga rukuntu abajyanamo nk'agatenge, imbeho yajya gutaha akagakenyera cyangwa anabibonye muri filime. Ubwo mugiye kuvuga ngo Savimbi ngo yabimenye ate ngo aragura oya nuko asi.
mu Rwanda buri abantu baracyagura we. Ageze gutya afunguye igikapu arumirwa. Igikapu kirimo amafaranga. Ya mafaranga burya bavugaga dore ngaya. Amafaranga ntabwo ari make. 250 by'idolari. Idolari yaryo rigeze ku 1,300 na. Ngaho ko 1,100. Boni nka miliyoni 150. Ubwo 250. Nice chains, Mr. Wheeler. My dad's in therapy, Mr. Ziri muri miliyoni nka 200 murabyumva nyine. Mukube namwe. Local paper didn't even show up. Hasa kuki wiziritse anga? Tom. Nobody's pressing charge. Bagiye kuhasenya havana mu twawe. Dad. Niwanga kuvanga kuneza turagufunga. Ahantu ni hagenda. Nanjye igice cy'ubuzima bwanjye kiraba kigiye. Igice cyacu twese ko turaha. Ndemera nje muri gereza ariko simpava kuneza. Mungani mu mfunga. Kumba baje gusenya tugiye kwasiza ibibanza shatubaka ama etage. Ubwo do tugiye kugufunga papa wavuya. Ufite uburenganzira bwo guceceka ugashaka kumwavoka. Igihe kirageze ntibanze kuvanga kuneza tugiye kugufunga. Ahantu yaraharwaniriye mpaka byanze. Munyamategeko akiza. He's got the right to do any damn thing he pleases. Uyu umuntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka ahantu. Afite uburenganzira bwo kuhakoresha icyo ashaka. Ayonye? Niki se kandi? A deed. It's a deed to the wetlands. Hari umuntu waguze iki gishanga cyose mu izina ryanjye. Bishoboka bite? Somebody bought the town of Paya wetlands in my... Town of Paya yose ari umuntu wayiguze mu izina ryanjye ninde wahanguriye? Kuno barakwereka wa mukobwa kimara kubona nawe amafaranga. Ya mafaranga ya bya bigabo babaga bavunikiye bikayakenyereraho. Yaje yiruka umwana. Yaraje agura ubutaka bwose. Bangu turishimye nta mutima mubi wo kugufunga twari dufite na amategeko. Yaragiye yihambira iminyururu yihambirira hariya ngo mu nsenyereho ntaho mva. Bareka mvugane na papa wawe. Wangu uriya mukobwa aranatwika. Well, you guys take care of yourselves. Basore ngaho rero ubwo ngende mwiyiteho. It's your money. You should have spent it on yourself. I did. Era amafaranga nawe wari kuyakoresha icyo ushaka. Bahari ibintu byinshi nagiye ngura n'ubundi nta kibazo. Gashya, I was at home. Ariko byibura hangaha nanjye naraguze haba hacu bya bisiga nyine bijye bihagurukira. You're worth much more than that. Nimbwira niba ndi umuntu wategereza urenze ibyo. Urabona urugendo ukuntu umuntu ahura n'undi bivuye kure bitangiye abana bagiye kwigurira naho birangiriye. Where are you going? None se ugiye? You know that ice cream parlor? Uribuka ahantu bacururiza ice creams? You know the one where you first kissed me? Ahantu wasomeye bwa mbere. I bought it. Ari ahantu narahaguze naho. You're staying here? Bivuze ngo ugiye kuguma ahangaha inanga. You know what? Ahubwo urabizi? There is a place you can touch a woman that'll drive you crazy. Ati bya bintu bavuga nibyo koko. Hari ahantu wakora ku mugore. Her heart. Agahita ava mu bye agahita hashya. Wowe hantu ni hese ngo ni ku mutima. Ahantu wakora koko ngo umugore agasara. Rwarwana. Icyo kibazo bayerekare bakibaza. Kuko ngo hari ahantu ngo ukora. Ku mutima. Rwana rwagize gutya rurebye. Wangu. I have a hair. Wangu natangiye kumera imwemwe. Wangu nazanya koya. Mwana wanjye arakuze. Umva natangiye kumera. Courage. Courage. Kobwa yaciyeho ibintu nuko byagenze ngo nuko baragiye baratunganirwa singe wahera. Uramutse ufite gahunda yo kwamamaza kuri filime za Savimbi ibintu byoroshye uhamagara 0783447301 kandi mbibutsa nyarukire n'ukuri kuri Gorilla Games.
waca kuri website yacu playgorillagames.com wakanda akanyenyeri 878 hasigaye ukoresha promo code Agasobanuye kugira ngo baguhereze inyongera baguhe bonus. Ciao ciao.